umwuzure urangiye abantu benshi ni byiza ko bakiga akantu Imana yakanogemo kugira ngo mujye mupfira 70 disi nuko 120 yashyizeho urongo ngaho iri gutanga uburenganzira ko inyamaswa zizabatinya n'iki manuka hasi wumva mbibahaye byose nkuko nabahaye ibimera bibisi bivuga ngo bari batarahabwa ibimera inyamaswa guhinuka ibyo kurya ahubwo ravuga ngo mbibahaye inyamaswa hari abavuzi ibihumanye n'ibidahumanye ubwo ingurube inzoka ibyaha biri bihumanye n'ibidahumanye byose ubwo ngubwo nyine yari bahaye aho ngaho yari bahaye ngo bajye babirya babe ibyo kurya byanyu nkuko nabahaye ibimera bibisi bivuga ngo rero nicyo gituma usanga inyamaswa ishobora kukureba ikabura yuko nawe uri icyo kurya kuko uwemerewe kuyirya irakure ko ngo rero ni revenge komeza wumvaho kane ariko ntimukaryane inyama n'ubugingo bwayo nibwo maraso yayo niyo mpamvu Kristo yatanze ubugingo bwe yatanze amaraso ye kuko yahindutse intama amena amaraso yaramennye amaraso ngo yatanze ubugingo bwe ku bwacu yamennye amaraso ye ku bwacu kuko ubugingo bw'inyamaswa buri mu maraso niyo mpamvu Kristo yari akwiye gutanga ubugingo bwe kugira ngo acungure twebwe abana ba Adamu ubwo rero ubugingo bw'umuntu bugaragarira mu maraso amaraso burya y'umuntu groupe sango uzarebe izigaragaza imyitwarire y'umuntu caractère imyitwarire rero imyitwarire yacu abantu benshi ntabwo bajya bimenya ko amaraso y'umuntu ari naranga na personality ye burya niyo amuranga uzara abantu benshi bafite groupe sange ya A nk'iyo mfite usanga hari ibintu byinshi dusangiye abafite O hari ibintu byinshi basangiye aha noneho ubu ngubu biroroshye kuba nahita nkurondora ntagiye mu mwuka aba O mu bintu nakoze research ni abantu bifitiye icyizere ikindi ntibemera gutsindwa barakara vuba bigashira iyo arakahita kubwiriraho kwishushanya ntago bajya babishobora birabananira muri magambo ushaka kwirinda umuntu wakwica byoroshye uwa akubwiye ngo ndakwereka ntumenyere iyo abikubwiye bagoye warning niwongera aragusekura niyo mbonamo n'amaraso ya nyakubahwa nubwo anabizi kuko ntago ajya yishushanya yifitiye icyizere muri magambo nta muntu atinya ni amaraso y'intare nyine ya cyami amavuta ingayo ubundi bavuga ngo n'abagenda mu kwezi bakora gutwara abantu bafite groupe ya badapfa gutinya ikindi iyo yemeye ikintu kijyamo n'umutima wose ikindi bazi guhanduringa stress ibyo nabikoze research ngenzuye sange njye mfite aba twebwe ikintu mwemeye niba mukirembijeho umutwe Evan nuko nta kudevi ariko nganye nshobora gukora imirimo ubusubira nko yananiye bavuga ngo yananiye impyisi aba ubarayishobora mu gitondo ngiye nabyuka ngajya kwigisha muri secondaire no muri primaire nkabikora neza kandi ngenda bavuga ngo aba bakorera yananiye impyisi njyewe wa A nkora kimwe shaka kugira ngo ngirangize shaka mbese kiri perfect iyo nkoze ikintu nkabona ntikirangiye numva mbanga nuko ntakirangije bizo shaka ikintu ngikore nkirangize ntasize umuntu muri esheke urako turatandukanye dore icyo duhura rero O na A numvisha ubuhamya bw'umuntu watwaye Chameleone Joseph Chameleone mu bya Satani amutwaye kuzimu yaravuze rero matanga ubuhamya bwo ngo Satani bamwita Alan Kasige mwumvishe ubuhamya bwe buri mu Cyongereza agisha no mu Kiganda bifite part imwe bire eshatu ndakurikiye mfite na audio yazo nagwereza audio yazo ndazifite na downloadings yavuze ubuhamya avuga muri part ya kabiri ngo Satani akunda groupe sange kuzimenya nubwo abantu batabimenya ariko Satani gushaka abakozi abana yagira icyizere ashaka babandi bagoye guhindura ngo buryo umuntu wa on wapfa kumuhindura iyo yemeye ikintu akijyamo wese ubwo niba kivuyemo kivamo wese nuwa A yinje mu kintu akinjamo wese iyo kivuye niyo mpamvu nanjye DDS rashobora kubivanga urasa niba mbaye w'Imana w'Imana mbanga no kuba nabivanga none akaba nabandi ubona Satani abagwe ngaba nta kizere namufite uyu nabo wanje azamvamo hakaba nabandi ubona avuga ngo nabo wanje azankorera neza kwere nkuko Imana ubona ishaka yuko aba yagirira icyizere na Satani afite abo yagirira icyizere apimira kuri izi groupe z'amaraso iyi blood iyo zibanye ona nk'umugabo n'umugore bakaba ngo babyara abana bari genius les enfants bari genius super genius babahanga ku rwego rwo hejuru igitangaje ni iki utumye nibuka bino kwe ngo abantu bazajya bapime na groupe zabo z'amaraso nasanze
hari ubushobozi buri muri A ngo havamo abanditsi b'ibitabo naravuze neza ngo bari babirondoye nasomye bavuga ngo ba authors abanditsi b'ibitabo ni abantu basesengura ibintu kandi bakushwa no gukora n'umurimo w'ubudiplomate baba bize ryo beme mu kintu bagikora n'umutima niyo usanga bimwe biri muri party none wasanga n'imbuto z'umuka wera bikarushaho rero kwa gutinya kubeshya no gushaka kuba mu buzima bw'umucyo shaka ibintu biri mu mucyo no kugendera ku bintu bimeze nk'amahame mbese ibintu biri kiriya bitari byo amacenga ibyo ndabikunda mu buzima bwanjye rero nitangaho urugero nubwo naba ntakijijwe karaktere yanjye nanga guhemuka nshaka kuba mu bintu biri mu mucyo ibintu bitari amacenga none ugasanga abandi niyakijijwe afite iyo groupe abo mucakura mu by'Imana agasigara gucanga niba gusuje neza kandi guhaye ikaze nyita Prince Robert umuhungu w'Imana abanyarwanda abarundi bose abantu bose bumva ururimi rw'ubwami bw'Imana tuvuga mu mahanga yose Imana ibo mugisha kuba mwarakoze subscribe kuri chaîne zacu kugira ngo mukomeze twubakane ubwami bw'Imana ngira umugisha n'Imana kwakira Evangeliste Didier Nyamushanja muramuzi muntu w'Imana rwose tumaze imisi dukorana ibiganiro yavuye Uganda bayaje kunsura kugira ngo dukomeze tuganire ni umwanditsi w'ibitabo afite igitabo cyitwa ubwiru bw'agakiza mu supporting ni igitabo cyiza kirimo ibintu byiza rwose kigura ibihumbi 20 by'amanyarwanda ubwo ni amadolari 15 kaba amashiringi 50 y'amagande ibihumbi 50 imitwaro 5 y'amagande mu cyongereza mu gifaransa mu giswahili no mu kinyarwanda kopi ushaka wakibona yes Imana ibo mugisha rero hanyuma tuje mu kiganiro cyitwa Gospel Talk ni kiganiro dukora hano tuganira yewe sindi nyenyine ndi kumwe na mushumba masengesho turi kugenda twungurana ubwami bw'Imana muraza kuryoherwa ariko twebwe tuba twagiye ariko ibintu bimeze neza bamwe nabo bogeze umupira ati ibintu birakaze ibintu birashyushye nanjye ndumva ndi kugenda ninjira mu mbaraga z'ubuntu bw'Imana n'uburwayi narifite ndumva bwagiye kubera ko ndi kugenda numva fashwa nongera naguka nijoro Imana ari kumishira rino jambo rya Yosefu ryongeye kwaguka muri ngewe rero reka nakire Didier tuganire dufite topic ivuga ngo mbese nabahe bantu bakorana n'Imana nabahe bantu Imana ikoresha murabizi ko neza ko ijambo ry'Imana banga ubwo dukorana nayo nukuvuga ngo hari abantu Imana ikorana nabo hanyuma ikindi cya kabiri hari abantu Imana ikoresha kabiri hari abantu buzuye umwuka wera indani muri bo umwuka wera ari muri bo hari n'abantu umwuka wera ari kuri bo mbahe umwanya mutera gatebe mwicare tuganire Didier ndakwakiriye murakoze kunyakira intashyo kuri bose badukurikira hirya no hino bakore subscribe kuri YouTube channel zitandukanye no kuri Bamaso TV Be Careful TV kwa Eric Dis yego ese ayisha mu kinyarwanda ayita Bamaso TV yayise ngo mube Maso TV yo Eric wacu mu supporting ari mwe mu bantu babashumba b'umukumbi muto babwiza ubutumwa bwiza Bamaso TV umuntu wese akore subscribe kuri bayize nka Be Careful TV uzakora subscribe azasaba n'ibiganiro bindi byo twagiye dukora yego Eric rwose ari gukora umurimo ukomeye Uganda ndamutahije na famille baranabyaye disi mubwire ko Imana nidushoboza tuzaza kumusura tukamuhemba amen Yesu azabikora neza reka rero nguhe ikaze mpe n'ikaze abantu bose bari badukurikiye twinjira mu kiganiro dusenga mu izina rya Yesu haleluya ukomeje kubana natwe tugiye gufasha bere data ngo buri wese yigenzure kuko buri wese yahitamo kuba igikoresho cy'Imana yego cyangwa akaba umukorana igikoresho cy'Imana ariko anakorana nayo hari no kuba igikoresho cy'Imana ariko ukaba uri igikoresho cy'isoni nke Imana itakwiyitirira kuko yitirirwa bake yitirirwa abafite icyubahiro cyayo ku buzima bwabo yitirirwa afite icyo babaye mu buzima buyubahisha kuko ukunda bayikubaha ariko cyane cyane ugakunda n'abakubahisha rero mwami twemerere muri uyu mwanya buri wese ajye kurangiza kino kiganiro agifite icyifuzo cyo kuba umuntu ukorana n'Imana kuko abantu benshi bakoreshwa n'Imana ariko badakorana nayo tuciye bugufi ngo Uwiteka mama wanjye uduhereze guhishurirwa birenze tujye kuvuga ku magambo n'ibyanditswe byindi twafira ariko hari ikinyamukuru tujye gukoresha nyiri Uwiteka wese umuhereze guhishurirwa no kuhembukiramo ni mu izina rya Yesu Kristo umwami amen ngo dusomere twifashishije urugero rwa Dawidi kuko numwe mu bakoranye n'Imana kinaba n'igikoresho cy'Imana dusome mu rwa kabiri rwa Samuel igice cya 12 urwa kabiri rwa Samuel igice cya 12 umurongo wa mbere haravuga ngo umugani wa Natani yego bukeye Uwiteka atuma Natani kuri Dawidi ageze iwe aramubwira ati habayeho abantu babiri mu mudugudu umwe yari umutunzi undi ari umukene
kandi uwo mutunzi yari afite amashyo y'inka n'intama nyinshi cyane, ariko uwo mukene we ntacyo yari afite keretse akagazi k'intama yari yaguze akakarera kagakurana n'abana be bo mu rugo, kakarya kutwo kurya twe, kakanywera ku nkongoro ye, kandi karyamaga mu gituza cye, kakaba nk'umukobwa we. Bukeye haza umugenzi wa mutunzi, umubi n'uwakwenda mu nka ze cyangwa mu ntama ze ngo azimanire uwo mushyitsi wamugendereye, ahubwo ajya kwenda wa mwagazi w'intama wa mukene awuzimanira umushyitsi we. Maze Dawidi ahera ko arakarira uwo mugabo cyane, niko kubwira Natani ati, ndahiye Uwiteka uhoraho, umuntu wakoze bene ibyo akwiriye gupfa, kandi azariye umwana w'intama 4, kuko yakoze ibimeze bityo, kandi kuko atagira impuhwe. Mwene magambo Dawidi agaragaza icyaha nkana, aragisobanura ariko atazi uko ari we biri kureba. Nuko Natani abwira Dawidi ati, erega uwo mugabo ni wowe, uku niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze ikiti, nakwimikishije amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli, ngukiza amaboko ya Sawuli, nguha inzu ya shobuja, nguha n'abagore be baragusegura, kandi nkugabira umuryango wa Isirayeli n'uwa Yuda, kandi iyo biba byarabaye bike mba narakongereyeho ibindi. Ni iki cyatumye umurongo wa kangaho uwo ni 9 tugezeho. Yego. Ni iki cyatumye usuzugura ijambo ry'Uwiteka, ugahangara gukora ibyangwa nawe, wicishije Uriya w'umuheti inkota, kandi ugacyura umugore we umugira uwawe, kandi Uriya umwicisha inkota y'Abamoni. Nuko rero inkota ntabwo izava mu rugo rwawe iteka ryose, kuko wansuzuguye ugacyura umugore wa Uriya, kuko wansuzuguye ugacyura umugore wa Uriya w'umuheti ukamugira uwawe. Nuko Uwiteka avuze atya ati, umva, nzaguhagurukiriza ibyago bivuye mu rugo rwawe, kandi nzatwara abagore bawe ureba, mbahe umuturanyi wawe aryamanire nabo ku itangaze ry'izuba. Wowe wabikoreye mu rwihisho, ariko njye nzabikorera imbere y'Abisirayeli bose ku mugaragaro izuba riva. Nuko Dawidi abwira Natani ati, nacumuye ku Uwiteka. Natani abwira Dawidi ati, nuko rero Uwiteka yagukuyeho icyaha cyawe. Yaciye bugufi yemera ko yacumuye, gice bugufi Imana iguhera ubuntu. Yego. Yagukuyeho icyaha cyawe, nturi bupfe. Ariko kuko wahaye abanzi b'Uwiteka urwitwazo. 14. Aho ngo kuko wahaye, ariko kuko wahaye abanzi b'Uwiteka urwitwazo runini rwo kumutuka kubw'icyo wakoze icyo, umwana uzavuka ntazabura gupfa. Natani ahera ko asubiriwe. Nubwo bagarukiraho, Kristo Yesu nashimwe. Tugiye gutandukanya abakoreshwa n'Imana n'abakorana nayo. Dawidi yari muri liste y'abakorana n'Imana birenze gukoreshwa nayo. Yego yakoreshwaga n'Imana, ariko birenze gukoreshwa nayo yari umufatanyabikorwa n'Imana. Yari afite icyubahiro cy'Imana ndetse afite n'imbuto y'ubumana muri we. Ikimenyetso ndashaka tubanze umenye Dawidi uwo ari we uvugwa, uwakoze iki kintu cyari cyo. Uyu Samuel agiye kwimika umwami wa mbere wa Isiraheli, ntambo no gukosora ikintu abantu benshi nabize teoloji bakunda gukoraho kiri common. Bibiri igaragaza kwimikwa kwa Dawidi nako kwa Sawuli bwa mbere muri Samuel wa mbere igice cya 9. Bibiri ivuga yuko Sawuli yari gasongo, yari muremure kurusha Abisirayeli bose. Mu basore icya kabiri akabarusha uburanga. Mu basore bose muri Isirayeli Bibiri ivuga ko nta warushaga Sawuli yari Mr. Imani magambo yes
yari afite uburanga barusha ubwiza akabarusha n'uburebure. mani magambo igihe Imana mutoranyije ku mwami wa mbere wa Isiraheli byagiye muri mentalite ya Samweli bigera ku rwego atangira no kuvangirwa agira ngo Imana itoranya abafite uburebure n'iki n'uburanga. igihe rero Imana yatangiye guhereza reje igiye kwimuka umwami usimbura Sawuli, Samweli Imana kugira ngo imukuremo cyangwa imuhanaguremo ya mentalite yo kuvangirwa ivanze n'amarangamutima, agiye kwimika Dawidi mu gice cya 16 cya Samweli wa mbere, yaramubwiye ngo umurongo wa mbere ngo uzageza ryari guhora wingingira Sawuli ko namuciye kuko yanze kunyumvira. Sawuli icyo yazize ku ngoma yazize kutumvira, ntiyazize gutanga ibitambo. Yari azi gutanga ibitambo, azi gutanga amaturo, ariko icyo yabuze ni ukumvira Imana, ni ukumva, ni uko mubuza bwo kumvira Imana ivuze, ariko agashaka guhereza Imana serivisi batabanye nayo neza. Niba ari ikintu kigoye ni ugushaka kwa mu buzima bwo gukorera Imana ukagira mu yandi magambo Sawuli yihasemo gushaka gukorana n'Imana, ariko Imana idakorana nawe. Imana yarabishatse ubwayo ko bakorana, aranga, ariko kugira ngo ukorane nawe bigusaba yuko mu buzima bwo kuyumvira. Yego. Noneho Sawuli we rero arawe ngewe ntabwo nshaka kukumvira, ahubwo reka ngewe ngukorere uko nshaka nkuko mbyiyumvamo, nubwo ntakumvira nkumvira abantu. Ngashaka kuba mu buzima bwo kunezeza abantu no gushaka amaturo. Nicyo nashaka kuvuga nyine. Nubwo rero Imana ibona yuko uyu nguyu yishatse ko bakorana, ariko yanze kuba uwo bakorana. Iyo rero wanze kuba gukorana n'Imana ugashaka kuba igikoresho cy'Imana gusa cyangwa gukorera Imana ariko utabanye nayo neza, iguhereza reje ugasigara uri nk'umudemobe cyangwa umuntu ukoresha stamp y'iby'Imana ariko witirirwa Imana ariko utari Imana. Ari mwene data avuze ngo ikujyana Filipi ujya Filipi muri za Kajoriti ntani. None urabona iki gikorwa cyabe kuri Dawidi na Sawuli ni abantu babiri bagaragaza uwakoreshejwe n'Imana ariko adakorana nayo, ndetse Dawidi akaba yarakoreshejwe n'Imana ariko akorana nayo. Niyo mpamvu mu kwihana bose bashobora gukora amakosa. Ukoreshwa n'Imana adakorana nayo n'ukorana nayo akoreshwa nayo bashobora bose kugwa mu cyaha, ariko ntago bihana kimwe. Umwe atinya guhomba identity y'ubumana kuri we, undi agatinya guhomba inyungu ziri mu identity y'abantu n'imbere ye. Uretse Dawidi yatinye guhomba ID y'ubumana kuri we, presence y'Imana, kuruta guhomba inyungu afite mu bwami. Sawuli we arwana ishyaka, atinya guhomba ubwami n'inyungu ziri mu bwami, yemera guhomba Imana. No mujya gusanga muri Samweli wa 15 here ku murongo wa 22 kuri 23 hagaragaza igihe Imana mu amahirwe ya nyuma imuri kumugerageza ngo abe mu bakorana nayo, kuko yamwimitse atemewe ariko bivuye mu gusaba kw'abantu. Biri mu byakozwe mu 13 murongo wa 21 kuri 23 ngo buke basaba ko Imana ibimikira umwami ngo ibahereza Sawuli mwene Kishi. Imaze kumwimika ngo amara imyaka 40 ku ngoma, hanyuma imukuyeho ngo ibahagurukiriza Dawidi, wiramwimika iramuhamya iti imutangira ubuhamya ngo mbonye Dawidi mwene Yesayi. Ngeze ku byakozwe mu 13:22 ngo mbonye Dawidi mwene Yesayi umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, uyazakora ibyo nshaka byose, nguko uko abakorana n'Imana Imana batangira ubuhamya. Icyambere basanga bafite ubuzima bwo gushaka kuba babamuza bwo kubaha Imana. Ubuzima bwa Dawidi yagiye kwandika ijambo ryo kuba gukorera Imana byari birenze mu kuba ayikorera gusa. We yashatse kubanza kubana nayo, yubaka ubusabane bwe nayo, bigera ku rwego Imana imyirebamo, yareba Dawidi gasanga iri kwirebamo kopi y'ubumana muri we, bigera ku rwego Dawidi abasha kugaragaza urukundo rw'indenga kamere. Dawidi yabaragiye umukumbi wa se, intama za se, akagaragaza ishusho ya Kristo uburyo azaza gupfira intama za se. Nuko Dawidi abora iduburije rije gufata intama agahangana naryo, yabona intarije agahangana naryo, ari gupfira intama zitarize za se, agahara amagara ye ashaka guhangana n'inyamaswa, ariko ashaka kurokora abana b'intama mu maboko y'idubu n'intare, agatanga amagara ye akaba yapfira n'intama za se. Urwo ni urukundo Yesu Kristo yaje kugaragaza, yuko nta rukundo ruruta urwo yuko umwungeri yapfira intama, ariko isobanura Yesu Kristo nk'umwungeri. Abandi bungeri bose bataye agaciro, bigera ku rwego kopi Yesu yavuze ni Dawidi wari uri kuri qualification, ni Dawidi wakarifiye kuba umwungeri mwiza ubasha kuba ataragirira ibihembo gusa, ahubwo abasha gutanga amagara ye kubw'intama.
Yesu avuga ngo naje gupfira intama za data. Ni muri ubwo buryo na Yesu na Dawidi yagaragaje urwo rukundo rw'ubumana rwagaragariye muri Kristo. Dawidi yararugaragaje. None Imana ibonye ko abasha gutanga ubuzima bwe ku bw'intama zitari ze zase, yabigaragaje no kujya ashaka guhangana na Goliyati. Yaragiye guhangana na Goliyati ashaka kugira ngo apfire icyubahiro cy'Imana. Yaravuze ngo Goliyati unteranye 10 n'imyambi n'intuza n'ingabo. Ngo ariko ngewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli wasuzuguye. Mani magambo Dawidi amaze kwimikwa, kandi ntago yimitswe ari uko byavuye mu gusaba kw'abantu. Yimitswe Imana ibanje kumutangira ubuhamya. Hari ab'Imana yahamagaye ariko ibanje kubategura mbere y'uko ibahereza umuhamagaro. Irabanza ibategura, ibahereza ubuzima bwayo. Imaze kubategura kubahereza ubuzima bwayo, ibashira mu murimo, ibafitiye icyizere. Rero abantu bateye gutyo bakoze amakosa mu murimo wayo, ibahana wagira ngo ni ba shitani iri gusekura. Kubera yuko ibakomera rimwe, ibakubita ibababaje, kuko ibibona yuko nyine iragenda ikabambika icyubahiro cyayo. Niho yavuga ngo ntugakore kubikishwa amavuta y'Imana yasize. Iyi mvugo ivugwa ku bantu batasizwe gukoreshwa gusa, ahubwo basizwe babanje kuba muri ubu buzima bushushanya. Hari abasigwa nka Sawuli batemewe, Imana ikabashira mu muhamagaro ibategura ngo bazaba bemewe. Sawuli mu guhamagarwa kwiwe ntiyari yemewe, we yarimo yishakira n'indogobi zari zabuze. Abona bimuguyeho baramwimika. Ahubwo ngewe se ni gute binguyeho? Rero ngo Uwiteka agusize n'amavuta ugende uyobora ubwoko bwawe uzabakena abakora Filisitiya. Arimikwa muri Samweli wa mbere 10:9 bakora uburyo byamuguyeho. Imana ashizeho mbese ni ubuntu bwamuguyeho, ariko ubu bumutegura kugira ngo abe ukwiriye kuba yakorana n'Imana. Rero Dawidi we ubuntu ntago bwamuguye hatemewe. We yabanze gutegurwa, Imana irabanze imutangira ubuhamya. Niyo mpamvu kwimikwa kwa Sawuli no kwa Dawidi ni ibintu bibiri. Mu byakozwe 13 ndikora mbihuza 13:22 21-22 hagaragara ko Sawuli yimitswe bivuye mu gusaba kw'abantu. Bivuga ngo turambiye kuyoborwa n'Imana n'abacamanza, dushaka ko natwe tuyoborwa n'abami nk'uko ab'isi babigenza. Imana ubwo ari njyewe banze, Samuel siyo banze, ni njye banze ko mbayobora. Reka mbahitiremo umuntu ubuye nk'uko basaba. Imana rero iravuga rero ntago hano Dawidi yari yakavutse, abantu benshi babyibeshaho. Dawidi yari atarabaho. Sawuli yayoboye imyaka 40. Abantu bavuga ngo yayoboye imyaka ingahe atemerwa akora gukoresha ijambo ngo yemewe imyaka 2. Ayobora 38 atemewe. Abandi bakahita babihuza bavuga ngo Dawidi amaze imyaka 38 akora iki? Asa nkaho mbese asitegereje ko isezerano rikora iki? Risohora. Baribeshye. Tukore analyse. Sawuli amaze imyaka 40 ku ngoma. Sibyo? Akuweho Dawidi ayicaraho. Bibiri ivuga yuko Dawidi yicaye ku ngoma afite imyaka 30. Bivuga ngo rero imyaka 40 ya Sawuli kuramo 30 ya Dawidi. Sawuli amaze imyaka 10 ayoboye Dawidi ataravuka. Umva nakandi kanalize ku musesenguzi. Urabona ko umuhungu wa Sawuli witwa Yonatani bari inshuti zo mu kigero kimwe. Exactement. Bivuze ngo aho Yesaya yabyariye Dawidi niho na Sawuli yari yabyaye Yonatani, ku buryo nyine nago Sawuli yari mu kigero cyande cya Dawidi, ku buryo Imana yimitse Sawuli Dawidi ataravuka. Kubera yuko Dawidi yavutse Sawuli amaze imyaka 10 ayoboye. Kubera yuko birigaragaza ko Dawidi yicaye ku ngoma afite imyaka 30. Yayoboye nawe Israeli imyaka 40, na Salomo yayoboye 40. Kandi Dawidi yarami imyaka 70. Noneho fata imyaka 30 y'amavuko ya Dawidi yicaye ku ngoma afite. Ukuremo imyaka 40 yari ishize, urahita usanga ari muri Moedis. Ubwo Dawidi yari ataravuka, Sawuli yatangiye kuyobora Dawidi ataravuka. Sawuli amaze kuyobora imyaka 10, Dawidi aravuka. Amaze imyaka 10 ku ngoma. Rero Imana kugira ngo ivuge ngo igihe Imana abwiye igihe Sawuli yatumwaga ngo agende arimbura abameleki, hari hashize imyaka irenga 10 kuko Dawidi yari yaravutse icyo gihe. Kuko Imana iri kubuvuga yaravuze ngo nabonye ngiye guhereza ingoma ndayikwambuye kuko wanze kunyumvira, nyihaye umuturanyi wawe ukurusha gukiranuka. Umva ko muri icyo gice cya 15 niho hagaragara ko Sawuli ari gucibwa ku ngoma.
kandi igiye guhabwa umuturanyi we. Ubwo Dawidi yaravutse ariho, ariko Sawuli amaze imyaka irenga 10. Nako Sawuli amaze imyaka 10 Dawidi ataravuka. Igihe yavukiye ikigaragara ushobora no usanga no mu gihe yatumwaga kujya kurwana n'Abimeleki Sawuli, ushobora gusanga Dawidi harimo interval y'imyaka nka 15 cyangwa 16. Yes, bivuga ngo Sawuli ashobora kuba yaramaze imyaka 20 ayoboye. Dawidi ari muri 10 n'ingahe, kuko yararagiye intama zase muri icyo gihe. None muri Samuel wa 15 hagaragaza yuko Imana imaze kumuhereza reje, ngo iyi ntebe irayikwambuye iyihaye umuturanyi wawe kurusha gukiranuka. Igice cya 16 umurongo wa mbere, Imana igenda ibaza Sawuli nakwibaza Samuel, uzageza ryari guhora wingingira Sawuli ko namuciye ku ngoma? Fata amavuta yashire mu ihembe ugende Betelehemu, hariho natoranyije uri buze kwimika. Nitoranyirije umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Aya magambo ari kuvuga ngo Dawidi gutoranywa kwiwe ntago Sawuli yaramaze imyaka 2 ku ngoma abantu nk'uko bamwe bibeshya. Dawidi yicaye ku ngoma afite imyaka 30 y'amavuko. Bivuga ngo rero muri ya myaka yaburaga kugira ngo yicare ku ngoma wayibara muri 10. N'urugendo rwe rugaragara ko muza Sawuli na Yonatani bashobora kuba baranapfuye Dawidi atamaze igihe cyinshi ku ngoma, kuko ikindi Dawidi, Yonatani na Sawuli barapfuye, Dawidi abona kwimika. Ariko uhitubona yuko Dawidi nawe yicaye ku ngoma afite 30, yaramye ku ngoma imyaka 40 apfa afite imyaka 70. Rero kwa gukururuje abantu bakunda kwibeshya ngo imyaka 2 yonyine ngo nibwo Imana yamwembeye ngo 38 Dawidi ategereje isezerano. Yari gutegereza ataranavuka, kandi imyaka 10 yarabayeho Sawuli ayoboye ingoma Dawidi ataranavuka. Ako karamura kumvisha. Tugaruka kuri iki kintu kugira ngo nacyo tugikosore, abantu bajye bareka kuba mu rujijo. Icyo gitara cyo kirakosowe. Sawuli agiye kwimikwa, nako Dawidi agiye kwimikwa, twumvishe ko Sawuli yimitswe bivuye mu gusaba kw'abantu. Ariko dusanze Dawidi we kwimikwa kwiwe Imana imutangiye ubuhamya ngo ameze nk'uko umutima w'Imana ishaka, kandi azakora ibyo Imana ishaka byose. Biri mu byakozwe mu 13:22. 36 w'icyo gice cya 13 cy'ibyakozwe n'umwa 36 ngo Dawidi amaze gukora ibyo Imana ashakaga byose mu gihe kimwe y'imyaka 40 ngo arasinza ashirwa kuri ba sokuruza. Dawidi ari mu bakozi b'Imana barangije neza, nubwo hagati yahuye na shit terrible free fall. Ibyo bibarega niko n'umuhungu we yanditse ijambo rikomeye, aravuga ngo ibintu byose mwisi bibaho ngo kandi n'Imana ibigenera. Haba igihe cyo kugera poje, akaba n'igihe cyo kugera kuri shit. Kugwa no kubyuka. Rero igihe cyo kugwa ni mu gihe utabaye maso. Mu gihe uri maso ari igihe utagwa, niko Yesu avuze ngo mube maso utagwa mu mushyo. Rero iyo umuntu uvuze kuba maso, ubwo ni igihe cyo kugwa. Igihe cyo kugwa ni igihe cyose utari maso. Icyo gihe nacyo kibaho. Rero icyo tugendere ni iki? Dushaka gufasha abantu kubyumva gukorana n'Imana no gukoreshwa n'Imana ni ibintu bitandukanye. Twese twakoreshwa n'Imana, abizera n'abatizera, abemera Imana n'abatayemera, bose bakoreshwa n'Imana. Hari abakoreshwa n'Imana bazi uko bakoreshwa nayo, hari n'abakoreshwa n'Imana batazi uko bakoreshwa nayo. Hari abakoreshwa n'Imana bazi uko banakorana nayo ari ukuri, hari n'abakoreshwa n'Imana bibesha yuko bakorana nayo atari ukuri. Kuko abakorana n'Imana bagira icyubahiro cy'ubumana. Ikindi amakosa yabo ntago bitukisha Imana. Babandi bakoreshwa n'Imana badakorana nayo. Ariko umuntu Imana atangiye ubuhamya, nukora amakosa nk'ubudidiye ubuhamya Imana intangira. Ninjya kuvanga ibyaha, njyewe nzakubitwa izakabwana kuruta abantu babimenyereye. Kubera iki? Irabakoresha agasambana, akarya abana, akabwiriza, akarya abana, agasamaturo, bakayamuha kesikuruka bigakunda, hanyuma Imana ikamukoresha ikahanura ibizima. Ikindi gihe akamukoresha akahanura ibipfu bito n'ibyo ari kigwa, asanga we Imana imubara mu bikoresho by'isoni nke. Igikoresho cy'isoni nke kiri hano. Yesu bara nk'igiti cyangwa ibumba. Ni ibikoresho by'isoni nke. Ibikoresho by'isoni nke mu buzima busanzwe bikoreshwa ahantu h'umwanda. Toilet paper ni igikoresho cy'isoni nke, ikorera muri toilette. Imyeyo ikoresha iri gusohora umwanda. Rero hari igihe Imana ikoresha abantu babi. Nebukadinezari ari igikoresho cy'isoni nke, kuko Imana yavuze ngo ni umukozi wanjye ndamukoresha guhana ba bandi bitwaye nabi. Nebukadinezari ntabwo arazi ko akorera Imana, arazi ko akorera ibigirwamana, ariko Imana ikamukoresha. Imana imwita yuko imubara mu bikoresho. Nebukadinezari uzajya ubanobera. Na nyakubahwa president w'iki gihugu nawe ari mu bakoreshwa n'Imana kandi bikomeye. N'umukozi w'Imana mu ruhande rwe, nubwo atabyemera ariko akoreshwa n'Imana. Kuko nabonye Imana imukoresha mu gukosora abari kwimenyera bakabije. Yego. Ikagenda ibakosora, bivuga ngo Imana iri kumukoresha. Nebukadinezari rero nuko agiye akoreshwa na Kuro ngo ntiyamenye Imana.
iravuga ngo rero ngo nzakujya imbere ahataringane mparinganize kumenya. menagura inzugi z'ibyuma kandi ngo nzabikora ku bwanjye no ku bw'izina ryanjye nubwo utigeze umenya. Bivuga ngo rero hari abatarayimenye Imana izajya imbere ikaringaniza ibitaringaniye ikabereza n'ubutunzi bw'icyubahiro batakuye ikuzimu ikabibaha pe ariko batarayigeze bahimenya. Nebukadinezari iyo uri gusoma ugasanga igice cya 2 cya Daniel naratunguwe nsanga Nebukadinezari ubutunzi Imana amuhaye n'icyubahiro n'ubwenge n'igitinyiro byose Daniel yabisobanuye muri za nzozi igihe yarose. Nebukadinezari umutwe w'izahabu, ifeza, umuringa, ibumba rivanze n'icyo bari gusobanura uburyo ubwami buzakurikirana. Avuga ubwami buzaheruka bw'abaroma bukiyoboye yuko buzaheruka ariko niwe rizabukuraho ni ubwami bwa Kristo. Ariko bisobanura Nebukadinezari ngo afite amatsiko ashaka kumenya ibyiherezo ry'ubwami buzaheruka kuyobora. Ubwo afite amatsiko kumenya ubwa Kristo bwarimo. Arashaka kumenya ubuzaheruka nyuma y'ubundi. Arashaka kumenya ubwami buzaheruka. Kuko yumvaga yuko akomeye yibaza ubwami bwanjye buzabusimbura ariko se nubwo nagira ubusimbura niwe buzaheruka budakuka. Urumva yuko ashatse kumenya ubwa Kristo. Imana rero iravuga reka muhereze iyerekwa mu nzozi. Akiri kubyibwira ahabwa iyerekwa ariko arabyibagirwa byuka yumva ahangayitse niba atabisobanura ndabica. Kumbe Imana ashaka guhereza promotion nde Daniel. Muri cyo gice cya 2 cya Daniel usanga Daniel asobanura inzozi zande za Nebukadinezari. Yaravuze ngo inge sinabihishuriwe kuko yahawe inzozi mu nzozi. Yarose za Nebukadinezari ahabwa n'ubusobanuro mu nzozi abyuka yahawe ubusobanuro bw'inzozi Nebukadinezari yari yarose. Aravuga ngo dore inzozi warose nizi arumirwa. Dore ubusobanuro bwayo nizi ahitagira ngo ni Imana. Kuko urumva bamwibukije inzozi kandi bamuhaye n'ubusobanuro bw'inzozi. Icyantangaje niki abantu bajye babyitondera nubona Donald Trump Imana iri kumukoresha n'uburyo bashatse kumukubita isasu rikamuhushura karirokoka. Ibiro nabyo bigaragaza yuko uriya mugabo arinzwe n'Imana ntabwo ari Satani. Ntabwo twabitwerera Satani kuko hari uruhare yagize Donald Trump kumuvuga neza kuko ahafunze amadosiye y'abantu benshi bari kurira. Ariko ibyo byose ibyo ndikuvuga ko nawe bagakwiye kuba waragiye ntawamenye. Dore icyo mvuga ko Imana turajya kuvuga kuntu abantu bakorana n'Imana n'abantu Imana ibakoresha. Hari abakoreshwa n'Imana mujye mureka abantu niba Imana ibakoresheje muvana indura bitandukanye. Hari igihe Imana imukoresha ariko atanayizi rwose nk'uko Kuro atigeze amenya Imana ariko iramukoresha. Rero ntabwo wavuga ngo Kuro hari abantu Imana ngo naje gukoresha nka Kuro buriya ntuzabyishimire. Niba ukoresha nka Kuro ni uko utayizi. Ubundi uzi yubwiye abantu ati kandi nahoze nganira n'umuvandimwe utaraza amasengesho nabwiye hari igihe abantu batwicara hano ngo Robert ngo mutwigishe ijambo ry'Imana uri kumva noneho ndamubwira ko basengera katuganire. Iyo bavuze ngo ijambo ry'Imana utava aho ngaho kwanuza kwa ba Trump nandi no kugira ngo abantu babyumve neza. Iyo bavuze ngo ijambo ry'Imana abantu bashaka kugira ngo bigishe ni ubwo ijambo baba bashaka kurarizi ngumva yewe Kuro we nubwo utigeze kumenya nzakujya imbere ahataringaniye maringanize menaguye inzugi z'ibyuma ndazirituye ndazishwanyaguje uri kumva fata izina ryawe kuraho ngaho hari Kuro shyiramo iryawe. Kandi Bibiliya iravuze ngo ntago Kuro yigeze amenya Imana n'umunsi n'umwe. Naho ngo rero nyine Imana ngo nubwo Kuro utigeze kumenya nzagukoresha amarembo yawe ntazugarirwa. Yes. Mani magambo Nebukadinezari nawe yakoreshejwe nka Kuro kuko baravuze ngo numugaragu wanjye yajyaga imukoresha gucisha bugufi abiseri bigiye bitwaye nabi ikamukoresha nk'umuntu uri kubahana. Ni muri ubwo buryo rero hari abakoreshwa nka Kuro ukaya ngo ni Satani kumba ari Imana iri kumukoresha ugasigara ubutokesha umusabira gupfa ntago yapfa Kuro. Ari jambo nasomye riri mu migani rivuga ngo Uwiteka ni ugena imitima y'abami nk'uko umuhinzi ayobora amazi mu migende. None dore igitangaje niki cyanteye ubwoba abantu benshi ntibarasobanukirwa ubutware n'amavuta ari kuri Nebukadinezari batabivangiraho batari ngo Didier ngo ndavangiwe baze kwisonga igice cya 2 cya Daniel gusobanura inzozi. Daniel yaravuze ngo nyagasani uragahora biso ngo umwami ngo live forever niko ngo umwami yari imvugo ikoreshwa ku mwami ngo aragahora nubwo atahoraho ariko ubwami bwe nibura aragahora yari imvugo ni langage d'honorable. None dore ikintu cyangaje ni kuri Nebukadinezari igice cya 2 cya Daniel ari gusobanura inzozi. Daniel ntago yavangiwe nta nubwo yashizemo ibikabyo yavuze nk'uko Imana bimubwiye. Daniel aravuga ngo rero nyakubahwa nyagasani umwami Nebukadinezari dore amakuru y'izi nzozi n'amakuru y'uyu mutwe wabonye w'izahabu ni wowe ni ubwami bwawe kandi ni wowe
ngo umutwe w'izahabu nta bundi bwami buzakomera nk'ubwo, buzakurikira buzaba bukomera ariko ntabwo buzangana n'ubwawe. Nubwo hazaza bivuga ngo ubwami bwa Nebukadinezari ba Daniel babayemo na Shadraka, Meshaki na Abedinego, nubwo tubona ko ubwami bwa Amerika gukomera kwa Amerika ntabwo birakomera nk'ubwami bwa Nebukadinezari. Buriya bwari bukaze bugeze ku rwego isi yose. None ikintu gitangaje tubitandukanye n'aba ngaba. Bibiliya ivuga ngo Nebukadinezari agaragaza ibimenyetso byaranze Adamu mu tangiriro, ngo tureme umuntu ase natwe, nyuma agenga ibyo mu isi, ateka inyamaswa zo mu gasozi. Ndashira ngo pasa amasengesho adusomere igice cya mbere 26, 24, 28. Turebe amagambo, hanyuma tugende muri Daniel turebe uburyo Nebukadinezari Imana yamuremye ikintu yarushaga Adamu, icyo yarushaga Nebukadinezari ni ikintu kimwe gusa, nuko yamurushaga kuba ari mu ngobyi ya Edeni, yabihawe atarambara gute, akiri mu butungane. Nebukadinezari we abihawe atanayizi. Niho narase ntibaza Imana, hari abantu isiga amavuta ikabaza igitinyiro icyubahiro, none ngo ni Satani, ngo nuko batanze ubugiye bwabo kumba ari Imana bibahaye bamwe. Nubwo baheruka bayobotse bigirwamana, Satani akitwa yuko ari ubibahaye, ariko ari Imana bibahaye. Soma uwo murongo urabatera ubwoba. 26 kuri 28. Twumve uburyo bari ko ngo bagenge byo mwisi, dominion ni ubutware. Imana iravuga iti tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe. Yego. Batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Yego. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo. Afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Umurongo ukurikirana kangahe? 28. Yego. Imana ibaha umugisha. Yego. Imana irababwira iti yego, mwororoke mugwire mwuzure isi. Yego. Mwiyemenyereze ibiyirimo. Mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose. Uretse gato. Yo n'umurongo wa kangahe ngo mutware amafi? 28. Usubiremo neza. Ndashaka kureba amagambo ngo urya ruvugwa kuri Nebukadinezari. Yego. Imana ibaha umugisha. Yego. Imana irababwira iti mwororoke mugwire. Mwuzure isi. Mwimenyereze ibiyirimo. Mani magambo kwiga bitoze babyimenyereze ibiyirimo. Mutware amafi yo mu nyanja. Ijambo gutwara no gutegeka no kuvuga rikijyana. Mutware amafi yo ku nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere. N'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Byigenza ku isi no mu nyamaswa zo mu gasozi. Yego. 29. Kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo, bizabe ibyo kurya byanyu. Kandi inyamaswa yose yo mu isi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ikintu cyose gikururuka ku isi gifite ubugingo mbihaye ibimera bibisi byose ngo bibe ibyo kurya byabyo biba bityo. Aha bugarukiye aho. Umurongo wa kangahe ugarukiyeho? Wa 30. Bivuga ngo intare, ingwe, ibya bindi birya inyama gusa. Icyo gihe byari bigifite amenyo arisha ubwatsi. Yego. Bivuga ngo rero ari amenyo y'imikaka atangiye kuza nyuma y'umwuzure. Umwuzure wa Nowa. Umwuzure wa Nowa, kuko nyuma y'umwuzure wa Nowa nibwo inyamaswa zimwe zatangiye kugaragara ko zibasha kurya inyama, kuko hari inyamaswa n'abantu bahawe iteko ryo kurya ibimera, ntago bemerewe kurya inyama. Burya nubwo batangaga ibitambo ntibaryaga inyama. Kuva mu gihe cya Adamu kugeza mu gihe cya Nowa cy'umwuzure nta nyama zajyaga ziribwa. Baryaga, niyo mpamvu bajyaga barama. Nubona abagorozi bakora ngo rya ibimera bino bituma umuntu arama. Imana ijya kugabanya imyaka ngo bajye barama 120. Yahise itanga n'uburenganzira buzajya butuma dupfa vuba no kurya inyama nabyo birimo. Kuko Yesu ngo muzajya nkuko nabahaye ibimera, ndashaka nkwereke aho Imana ibahereza uburenganzira bwo kurya inyama. Soma igice cy'itangira, igice cya 9. Itangiriro igice cya 9 umurongo wa mbere heraho. Wa mbere. Imana isezeranira Nowa isezerano. Imana iha umugisha Nowa n'abana be. Yego. Irababwira iti nyuma yo kurimbuka kw'iyambere. Irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi. Nkuko yabwiye Adamu.
inyamaswa zo mu isi zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose bizabagirira ubwoba, bizabatinya. yego murabihawe byo n'ibyuzuye ku butaka byose n'amafi yo mu nyanja yose, ibyigenza byose bifite iyo ni ubugingo fish. bizaba ibyo kurya byanyu. buretse gato itangiro hara twasomye bumvishe bavuga yuko inyamaswa ziri mu byo kurya cyangwa nazo zizarya ubwatsi nk'uko zigira. urumva aho uburenganzira bwo kurya inyama ahantu buziye ni nyuma y'umwuzure isi nshya umwuzure urangiye. abantu benshi ni byiza yuko bakiga akantu Imana yakanogemo kugira ngo mujye mupfira 70 disi nuko 120 niyo yashyizeho. urongo ngaho iri gutanga uburenganzira ko inyamaswa zizabatinya. Niki manuka hasi wumva mbibahaye byose nk'uko nabahaye ibimera bibisi. bivuga ngo bari batarahabwa ibimera inyamaswa guhinuka ibyo kurya, ahubwo baravuga ngo mbibahaye inyamaswa. hari abavuzi ibihumanye n'ibidahumanye, ubwo ingurube, inzoka, ibyaha biri bihumanye n'ibidahumanye byose, ubwo ngubwo nyine yari ibahaye. aho ngaho yari ibahaye ngo bajye babirya babe ibyo kurya byanyu nk'uko nabahaye ibimera bibisi. bivuga ngo rero nicyo gituma usanga inyamaswa ishobora kukureba ikabona yuko nawe uri icyo kurya kuko uwemerewe kuyirya. irakurega ngo rero ni revenge, komeza wumvaho. kane ariko ntimukaryane inyama n'ubugingo bwayo, nibwo maraso yayo. niyo mpamvu Kristo yatanze ubugingo bwe, yatanze amaraso ye kuko yahindutse intama, amena amaraso. yaramennye amaraso ngo yatanze ubugingo bwe ku bwacu, yamennye amaraso ye ku bwacu kuko ubugingo bw'inyamaswa buri mu maraso. niyo mpamvu Kristo yari akwiye gutanga ubugingo bwe kugira ngo acungure twebwe abana ba Adamu. ubwo rero ubugingo bw'umuntu bugaragarira mu maraso. amaraso burya y'umuntu groupe sangu uzarebe izigaragaza imyitwarire y'umuntu, caractère, imyitwarire. rero imyitwarire yacu abantu benshi ntabwo bajya bimenya ko amaraso y'umuntu ari naranga na personality ye. burya niyo amuranga. uzara abantu benshi bafite groupe sange ya A nk'iyo mfite, usanga hari ibintu byinshi dusangiye. abafite O hari ibintu byinshi basangiye. noneho ubu ngubu biroroshye kuba nahita nkurondora ntagiye mu mwuka. aba O mu bintu nakoze research ni abantu bifitiye icyizere, ikindi ntibemera gutsindwa. barakara vuba bigashira. iyo araka ahita akubwiriraho. kwishushanya ntabwo bajya babishobora, birabananira. muri magambo ushaka kwirinda umuntu wakwica byoroshye, uwa akubwiye ngo ndakwereka ntumenyere. iyo abikubwiye abagoye warning niwongera aragusekura. niyo mbonamo n'amaraso ya nyakubahwa nubwo anabizi kuko ntabwo ajya yishushanya, yifitiye icyizere. muri magambo nta muntu atinya. ni amaraso y'intare nyine ya cyami. amavuta ayo ngayo ubundi bavuga ngo n'abagenda mu kwezi bakora gutwara abantu bafite groupe ya O badapfa gutinya. ikindi iyo yemeye ikintu kijyamo n'umutima wose. ikindi bazi guhanduringa stress. ibyo nabikozeho research ngenzuye sange njye ufite A aba twebwe ikintu mwemeye niba mukirembijeho umutwe ewan nuko nta kudevi, ariko nkanye nshobora gukora imirimo ubusubira nko yananiye bavuga ngo yananiye impyisi aba ubarayishobora. mu gitondo ngiye nabyuka ngajya kwigisha muri secondaire no muri primaire nkabikora neza kandi ngenda. bavuga ngo aba bakorera yananiye impyisi. njyewe wa A nkora kimwe nshaka kugira ngo ngirangize. nshaka mbese kiri perfect. iyo nkoze ikintu nkabona ntikirangiye numva mbanga nuko ntakirangije. bizo nshaka ikintu ngikore nkirangize ntasize umuntu muri esheke. urabona ko turatandukanye. dore icyo duhura rero O na A. numvishe ubuhamya bw'umuntu watwaye Chameleone, Joseph Chameleone mu bya Satani amutwaye ikuzimu. yaravuze yarimo atanga ubuhamya bwo ngo Satani bamwita Alan Kasige. mwumvishe ubuhamya bwe buri mu Cyongereza agisha no mu Kiganda. bifite part ebyiri eshatu nakurikiye, bifite na audio yazo. nagwereza audio yazo ndazifite na downloadings. yavuze ubuhamya avuga muri part ya kabiri ngo Satani akunda groupe sange kuzimenya nubwo abantu batabimenya, ariko Satani ari gushaka abakozi abana yagira icyizere, ashaka babandi bagoye guhindura. ngo burya umuntu wa O ntiwapfa kumuhindura. iyo yemeye ikintu akijyamo wese, ubwo niba kivuyemo akivamo wese. n'uwa A yinjiye mu kintu akinjamo wese, iyo kivuyemo. niyo mpamvu nanjye Didier ashobora kubivanga. urasa niba mbaye uw'Imana mbu uw'Imana mbangamira kuba nabivanga. noneho hakaba n'abandi ubona Satani avuga ngo ngaba nta cyizere namufite, uyu nguyu nabo uwanjye azamvamo. hakaba n'abandi ubona avuga ngo nabo uwanjye azankorera neza. nk'uko Imana ubona ishaka yuko aba yagirira icyizere.
na satani nawe afite abo yagirira icyizere apimira kuri izi gurupe z'amaraso. izi blood iyo zibanye nk'umugabo n'umugore bakaba ngo babyara abana bari genius, les enfants bari genius, super genius babahanga ku rwego rwo hejuru. Igitangaje ni iki, utumye nibuka bino kugira ngo abantu bazajye bapimira gurupe zabo z'amaraso. Nasanze hari ubushobozi buri muri A ngo havamo abanditsi b'ibitabo, naravuze neza ngo bari babirondoye. Nasomye bavuga ngo ba authors, abanditsi b'ibitabo n'abantu basesengura ibintu kandi bakoshwa no gukora n'umurimo w'ubudiplomate, baba bizerwa iyo beme mu kintu bagikora n'umuti. Niyo usanga bimwe biri muri party, none wasanga n'imbuto z'umwuka wera bikarushaho. Rero kwa gutinya kubesha no gushaka kuba mu buzima bw'umucyo, shaka ibintu biri mu mucyo no kugendera ku bintu bimeze nk'amahame, mbese ibintu biri kiriya bitari byo amacenga. Ibyo ndabikunda mu buzima bwanjye, rero nitangaho urugero nubwo naba ntakijijwe, karaktere yanjye nanga guhemuka, nshaka kuba mu bintu biri mu mucyo, ibintu bitari amacenga. Noneho ugasanga abandi niyakijijwe afite iyo groupe abo mucakura mu by'Imana agasigara gucanga niba ari umurokore. Groupe sange ya B, groupe sange ya B bazi kubeshya, turakugendera kure wowe. Groupe sange ya B kubeshya ntago babyiga, ni amacabire kwa kundi biravangwa aravuga akabeshya, kubeshya ntago abyiga, ashaka kumera Eva akongeraho ibirungo biba byikora. Katwikomereze mbere kari ikintu ushaka ko abantu bagenzura. Uwo mwene data yarakijwe ubu ngubu bakorera Imana, ariko yavuze ubuhamya ko yabanje gukora muri satanism. Batangiye ikimansuro muri Uganda muri 1996, aba ngo igitambo cya mbere akoze batanze igitambo cya kana barakica ngo ari Ragadi ubimufashijemo. Yagiye abivuga ubu, niyo mpamvu ntatinya kubivugaho. Ari Ragadi ubimufashije ikindi gitambo agikora n'abantu. Yagiye avuga abapasteri bamwe bari muri system, ariko avuga ko ari muri department ya music na secular music, ariko ngo byakoraga ibyasaga ibitambo ngo bakore ikimansuro. Bano bantu ubona babyina bambaye ubusa burya batanga ibitambo kugira ngo bira bintu bikorwe. Satani abashaka kugira ngo yonone generation uburyo bw'ubusama n'ibiki, babitangira igitambo. Hano yaravuze ngo Satani akunda ari gushaka ama agent ari mashaka abantu yinjira muri system. Ngo Satani akunda abantu bafite groupe sange, groupe y'amaraso ya O, bafite groupe sange y'amaraso ya A. Abangaba b'umwihariko abashaka kubi bavamo aba great agent ba Satani bakomeye, kuko bona abantu basa nk'abakura mu bintu by'indashikirwa. Iyo bagiye mu kintu biragoye kuhita va kwizima mu tumuyindura. Nanje kugira nsanga bamugana nanjye biragoye kuhita umpindura. Nk'aba reciproque bano bafite A, iyo akoze ikintu kimwe arakinoza bien, bashaka gukora ikintu nyine agihamye. Nk'abadoneri bano badoneri universel nyine bano bacu bafite O+, kuko hari n'abafite resistance negative. We nukuvuga ngo niba yiyemeje wenda n'urugero akavuga ati ngiye Robert nzagura imodoka mu kwa 12, arakurikirana ku buryo kugera mu kwa 12 ku itariki 30 niyo ataba yabonye uko agura iyo modoka, agenda akajya mu gisimenti akajya kugura amapine y'imodoka. Uri kumva akaza yazanye akavuga ati ntacyo simbura imodoka sinabaje kukugeraho, ariko nzajya nkubona Icyantangaje tutagiye kure byatumye ngira research yaramatsiko 2015 ndi muri 6e secondaire, byatumye ngira research shaka kumya groupe yanjye y'amaraso. Mama wanje arambira ngo ufite groupe A positive, kuko nigeze ndwara mama wanje anyongera amaraso basanga turahuje, ariko igitsirago n'igitsirago baratandukanye. Menye yuko ufite groupe A positive. Naje kubaza umwe mu bantu nsanga na papa nawe arafite agere ndi double A, A yangira double iragira tsindagira. Noneho kuba A kuri mama no kuri papa niba ndi A nkaza ndi double A, bivuga ngo rero amaraso yagiye A aratsindagiye ku buryo A yanjye ibasha kudomina uwo nzashaka. Bifite amahirwe kuzabyara abana dusa cyane, bito nuko nzaba mfite dominance muri A. Tutagiye kure bivuga ngo amaraso ya atutagiye ntago twabishingiraho cyane ku by'imyitwarire, kuko umuntu akijwa kwe guhindurwa n'ijambo ry'Imana, akaba yagaragaza karaktere zo kwizera. Ariko nanone tube clear ibyo turi kuganira ni naryo jambo njya gukora muri introduction na turabana bagati murarindwe imibiri yanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu biba amahoro bitazaho umugayo. Ni ukuvuga ngo Imana niko yabaremye, ibwira Adamu na Eva, nuko ngo nuko Imana iba yarakuremye niyo ukishijwe na ya personality yawe irimo iragaragara byanze bikunze, ahubwo kwitoza kugira ngo uyikoreshe uburyo bw'ubumana. Mubona Mose na Yoshua bari batandukanye. Yoshua yabonaga abanaki akabareba nk'imitsima yo kuriba. Mose ibaze ko Yoshua afite kwizera gukomeye kuruta kwa Mose, kandi Mose we agashaka ibimenyetso kugira ngo yizere. Nanjye Didier muri iyo karaktere nemezwa n'ibimenyetso. Imana ivuganye nanjye
hari igihe nayibwiye ngo mana niba ari buvuga nanjye ndashaka kunyemeze ko ari buvuga nanjye mbirebe neza itangira kuzajya imereza specific mu iyerekwa icana ku maso cyane kugira ngo nemere yuko ari ivuga nanjye ijye kunyereka igiye kuvugana nanjye yamaze kangu bitiyerekwa imbere itangira kunganiza ariko nabanje kwerekwa mbese mera nka Thomas nizera uko mbonye yimpa yerekwa nshobora kuguhereza detail y'ubuhanuzi ariko ndi kwitegereza wagira ngo ndi kurebesha kuko Imana ibiriza muri ngo nitegereze ngo rero ntago aba ariko biteye uwa ashaka kumva ijwi akahita apasura message ariko njyewe nkumva ijwi nkumva ntago mbyemera neza iri jwi nkora analyse turatanga niyo mpamvu Mose ivugana nawe byamusabye ibimenyetso bimwemeza Yoshua imuvugisha ntago byasabye ngo akire ibimenyetso Yoshua ahita ahagurukiraho niyo mpamvu rero abantu bafite barizera Didier turi kugenda twinjira mu musozo sibyo w'ikiganiro cyacu ariko reka dupointe tugira dutya tuti yego nahoze nkurura guhera mu itangiriro kugeza mu byahishuwe mu misashe twaganiye tuganira kuri abantu bagize grand distinction mu gukiranuka sibyo yego ariko iyo ukoze ubushakashatsi aba bantu bose bitwa intwari zo kwizera bigaragaza ko bagiye bakoreshwa n'Imana imirimo yayo ikomeye ariko banakorana nayo ari aba bahanuzi ari abayahagurutsaga ngo bave kwa se iberekana iberekeza ari izi ntumwa uri kumva bigaragara ko Imana yatangiye ibagira ibikoresho kugera ku rwego aho yabwiraga abigishwa ati ntago mwebwe ntago mukiri abagaragu banjye ubu mwabaye friends mwabaye inshuti zanjye sibyo yego uyu munsi umuntu udukurikiye ese birashoboka ko nk'uko wasenze Imana ukavuga ngo Mana ndashaka kumpindura igikoresho cy'izahabu ukangura ku cy'ifeza ni gute yakora shift akora shift agashifting akava mu rwego rwo kuva muri standard yes yo kuva ku rwego rw'igikoresho cyangwa se akimuka donc ni yihe nzira which way can passing ngewe icyo nasabye Imana nari ngishinge mu rwaka rwa Timoteyo 2:21 yego haravanga umuntu wese niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye azaba igikoresho cy'icyubahiro cyerejwe nyiracyo gukoreshwa imirimo myiza yose ibi bintu ikiguzi bisaba kwiyeza no kwitandukanya n'ibidatunganye amagambo uko avugwa hano nako avuga mu rwa kabiri rw'icyo gice rwa kabiri rwa Timoteyo igice gikurikira cya 3 umurongo wa 16 na 17 ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'iki n'Imana bigira umumaro icyambere wo kutwigisha icya kabiri kutwemeza ibyaha nta kurondoye cya gatatu kudutunganya icya kane kudura gukiranuka ngo tuba abantu b'Imana bashitse bafite bakuriye byose gukoreshwa imirimo myiza yose kukoreka iyi rezilita zo kuba wemere ijambo ry'Imana rikakwigisha rikakwemeza ibyaha rikaguhana gukiranuka rikakweza rikaguhindura umuntu w'Imana ushitse mane magambo kuba umuntu w'Imana ushitse ngo ufite ibigukuriye byose gukora imirimo myiza yose aya magambo ari kuvugwa nk'aho akorwa n'ijambo ry'Imana umuntu yemereye mu buzima bwe yego bivuga ngo iyo ushizeho amasengesho uba uri kuvomera rino jambo uburyohera iyo ushaka kuba igikoresho cy'icyubahiro ukaba ushaka kuba umuhanuzi w'Imana ushitse umubwiriza w'Imana ushitse intumwa ishitse urasaba yuko wemera ko ijambo ry'Imana rikweza rikagutunganya rikakwigisha rikagona gukiranuka kugera ku rwego rw'umuntu w'Imana ushitse kandi ufite ibigukure byose gukora imirimo myiza amagambo ukoreze ritazivugwa nazo zivuga mu rwa kabiri rwa Timoteyo 2:21 umuntu wese niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye ariko dusanze atari amagambo ni ijambo ribikora iyo uryemereye rigutera kwihana no kwezwa none iyo wemeye kwezwa n'ijambo rikaguhindura ngo bigikoresho cy'Imana cyerejwe gukoreshwa imirimo myiza yose urumva ko rezilita zo kwezwa no kwitandukanya n'ibidatunganye nizo rezilita ziri kuvuga mu rwaka rwa Timoteyo 3:16 na 17 ko ijambo ry'Imana ni umurimo ijambo ry'Imana rikora mu buzima bw'umuntu uryemereye risa nk'aho mbese ridomina groupe sange yawe rikaguhindura nk'uko Imana ishaka kuko urakumva none nshingiye ku bintu bwashize twaganiriye buriya igihe tujye tuganira nkumva ijambo nkumva nkongera rikunguza waravuze ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri biki kwitoza k'umwuka wera kuzana inyuma kubaha Imana kugira umumaro kuri byose kugira umumaro muri byose yego cy'uyu munsi ndetse n'ejo hazaza numvishemo akantu gakomeye abantu bakwiye gukora kugira ngo bashifting ni cya kiganiro Yesu yagiranye n'ura mu Samariyakazi usengera mu kuri no mu mwuka sinzi niba hari ikindi Imana ishyize ku mutima wawe ngo twinjiye muri conclusion y'ikiganiro cyacu
muri Yohana 8:3 yabwiye abayuda bamwizeye kugira ngo abakure muri shift yo kuba bizera babe abigishwa. Yarabwiye ngo nimuguma mu ijambo ryanjye, amagambo yanjye, ngo muzaba abigishwa banjye nyakuri. Ari nko kuvuga ngo ndabashidikanya nubwo mwanyizeye ariko nta cyizere nge mbafitiye. Nzabagira icyizere cyo kuba abigishwa banjye nyakuri ari uko mugumye hari kuba mu ijambo, hari no kurigumamo. Noneho amanuka 3:2 Yohana 8:3 ngo nibwo muzamenya ukuri ko kuzaba batura. Yohana 8:7 Yesu yaravuze ngo murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya mu mitima yanyu. Bisobanura ngo Yesu ari kugaragaza ngo hari imbaraga zidomina urupfu, zikubita dayimoni wo kwica, zikubita dayimoni iyo ari yo yose y'ibyaha. Ni ijambo ry'Imana rifite umwanya mu mutima w'iki w'umuntu. Niba Yesu abwiye abayuda bamwizeye ati dore murashaka, nibyo koko murabana ba Aburahamu ku mubiri, ariko dore murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe. Bivuga ngo y'ijambo ry'Imana rigize umwanya mu mutima w'umuntu, riramweza, riramutunganya, rimanura gukiranuka, rigatuma hinduka umuntu w'Imana ushitse. Bivuga ngo rero ibyaha ubona abantu bakora nuko ijambo ry'Imana Satani abanza kuryiba mu mitima. Twabivuze mu kiganiro cy'ubushize cya Luka 8:12 ngo Satani araza akaryiba kugira ngo umuntu atizera agakizwa. Rero Satani aryibye ntabwo ushobora kwera imbuto z'iri jambo. Bivuga ngo rero umuntu wese groupe zange cyangwa groupe z'amaraso zose A, B, AB na O zose zifite ubushobozi zo kuba zahinduka nk'uko Imana ishaka iyo ijambo ry'Imana ryagezemo. Ijambo rishobora kuduhindura nk'aho dufite groupe sanga imwe, kubera ko DNA ya Kristo yamaze kujya muri twe, turahindurwa. Nyina amaraso Yesu yari afite ubwo natwe niyo tugira. Imana dusaba kubabarira, ariko hari abandi usanga kubabara biri naturel. Burya abantu bigora kubabara nagenze ngo ni A, B na B. Kwihorera biroro, ariko O na A ngo kubabara byaborohera. Rero abantu benshi Imana ironduramo cyane kutababarira, ihora yinge ngo bababarire. Usanga ari baba ni Satani bavuga ngo icyaha kikwizengeraho vuba. Icyaha kiri kisango gifitanye karaktere n'amaraso y'ufite, kuko hari ingeso zisanga ziri mu maraso yacu. Noneho turangize kuri icyo kintu, wumvije ko ijambo ry'Imana rifite umwanya mu mutima wawe, gucumura birakuvuna. Nicyo Dawidi yagiye gituma domina. Zaburi 119:11 naribikiye mu mutima wanjye ijambo ryawe kugira ngo ntagucumuraho. Ngo rero ijambo iyo uribitse mu mutima wawe rituma hari ibyaha ureka, bituma kubaha Imana. Nicyo bita kwitoza kubaha Imana. Bigera ku rwego nk'uko umuntu akwitoza kuvuga ukuri, ku rwego kubeshya bihinduka impanuka. Wakwitoza gukiranuka kora ku rwego gukiranuka bihinduka ubuzima n'ingeso. Nicyo cyaba babayobu babayemo, nibwo buza bwa Daniel bagambira mu mitima kuba kutaziyandurisha ku rwego ubuntu bw'Imana bashoboza. Twebwe noneho dufite ubushobozi buruta bwabo. Bibiri bivuga yuko Filipi 4:3 dushobozwa byose nande na Kristo duha imbaraga. Ngo twebwe dufite imbaraga bo batari bafite. Twebwe twitwa yuko dushobozwa nande na Kristo. None wajya kugenzura ugasanga igitoya twebwe dusa nkaho duhura n'imbaraga zicalenjinga cyane ubumana cyangwa ubukristo muri twe, nuko turi mu gihe Satani amaze guhishurirwa abo turi bo muri Kristo. Ahora ashaka imbaraga zose zatuma tugeragezwa nicyo twamenye, kuko umuntu utaragira icyo amenya ntabwo Satani amushaka kumunzani, aramukoresha gusa. Ariko wamenye ijambo ry'Imana akagira n'umwete wo gushaka kuba mu buzima rishira mu bikorwa, Satani aragutinya, akubona yuko uri opposition, ntabwo azagukoresha uko ashaka, ahubwo azashaka ko mukorana deal. Hari abakoreshwa na Satani akabona ntiyabahereza n'igiciro cyangwa ajya bahemba. Hari n'abakoreshwa na Satani abahemba. Abakoreshwa na Satani abahemba ni abakoranye amasezerano na Satani bakabyumva kimwe nawe. None abakoreshwa na Satani atabahemba n'Imana rigiye bakoresha. Kubera ko usanga mu rusengero hari abakoreshwa na Satani mu rusengero, Imana ntibahemba na Satani ntabahemba, ibakoresha gukora ibikoresho by'isoni. N'ibikoresho biri aho ngaho uvuga ati kindagikoresha. Nkuko ikoresha umusazi, ariko umusazi asanga arimo abadayimoni. Kuko bari yakoresha umusazi gucyaha umuntu wayo. Kuko akoresheje indogo bicyaha ibisazi byande bya Baramu. Bari bakunze ibiguzi. Muri hari ikintu ushase hano mwumve ko Dawidi kubera iki twavuze ko ari amagambo twatangiriyeho tutahise tuyavugaho. Banza usome uyu murongo muore conclusion kuri Dawidi. Kangahe? Igice cya 29. Daniel 29 handitse amagambo agira ati nuko ibyawe nyagasani. Daniel gusohora inzozi za Nebukadinezari. Hari icyo ushaka kubabwira ko Nebukadinezari kumwe kwahuzaga na Adamu. Yarahuriyeho na Adamu yewe. Nuko ibyawe nyagasani watekerezaga uryamye ibizaba mu gihe kizaza,
ihishura ibihishwe niyo yakubwiye ibi Buretse zaba. gato. Kugira ngo irihishurirwa rihabwe rifite ahantu riturutse. Yego. Ngo yari aryamye ari gutekereza yibaza hari ibyo yibwira ku bizaza. Uzi ko ushobora kuba wibwira ku bizaza ubyibazaho bigatuma Imana igusura mu nzozi ikabiguherezaho amakuru. Nebukadinezari yerekwa rye ntabwo ryapfuye kuza. Umurongo wa 29 usome wumve. Daniel kuvuga uburyo byaje ngo yerekwa rizi. ihishura ibihishwe nuko ibyawe nyagasani watekerezaga uryamye wibaza ibizaba mu gihe kizaza, ihishura ibihishwe niyo yakubwiye ibizaba. Buretse gato umvuye ko ihishura ibihishwe ntipfuye kubiha Nebukadinezari. Hari icyabanje yamanje kuba ari kubitekereza, yabanje kubitekereza haryamye atarasinzira, ariko ubyibazaho ibizaza. Muri kwa kwibaza ku bizaza ihishura ibihishwe ibona yuko afite amatsiko yo kumenya ubwami buzaheruka. Gutondeka guhereza amakuru komeza twumve. Kandi njyewe ubwanjye ibyo bihishwe sinabihishuriwe nuko ndi umunyabwenge kuruta umuntu wese uriho, ahubwo ni ukugira ngo umwami amenye ibihishwe, amenyeshwe iby'izo nzozi ze, amenye n'ibyo umutima we wibwiraga. Bivuga ngo yagiye kurota ibyo yibwiraga, ariko yibwiraga ibibazo adafite igisubizo. Imana rero itizana igisubizo mu nzozi. Abantu benshi bashaka guhishurirwa ntago hano ari uko Nebukadinezari yari akijijwe, ahubwo yagize amatsiko yo kumenya ibizamubaho. Hari dushobora kugira ikibazo, Mana abahanuzi baraturindagije, ndashaka nanjye kumenya ibyanjye ejo hanjye hazaza, shaka kuhamenya ariko mbese bizamera bite. Uzi yuko muri kwa kubyibazo byibwira usaba Imana ngo iguhishurire ushobora kwisanga uhawe inzozi zisubiza neza ibyo warimo wibwira wibaza. Kuko niba Nebukadinezari yari aryamye ku gisasiro cye, urumva ko Daniel yahawe amakuru ahabwa n'impamvu ahawe iri yerekwa. Ibi nabishize mu cyisho cyitwa ngo gira impamvu ituma Imana ikwihishurira. Navuze amakuru yo kuri Nebukadinezari. Iyo utaragira impamvu ituma Imana ikwihishurira iyo rero senda yari kukwihishurira nta n'inyota ufite. Uzi yuko na ntuza na Aburahamu kugira ngo Imana imwihishurire muhamagare yagize ikibazo cy'amatsiko, areba igirwamana banika ku izuba bakanura n'ibiki, aribaza se ibi bintu twebwe twikora tukabyita Imana, ubundi njyewe naje kubaho, ubundi yaturemye naje umwuka muhumeka, nta kuntu mbese yabivuga nibara basinyishurire. Agira amasomo gushaka kumenya Imana iyamuremye iyo ari yo. None Imana iravye ko uyu nguyu yataye gushira kuri ibigirwamana atabyemera nk'Imana nyakuri, abura n'Imana zo bakoze, afite amatsiko yo kumenya Imana nyirizina. Imana rero iraboneka ndihishura Aburahamu wese imusanga mu nzozi, iramuhamagara Aburahamu we karame ninjye Uwiteka Imana yawe, ninjye wakuremye. Urumva ko rero yari masubizwa icyo yari yabajije, yibaza ariko atazi amakuru yacyo. Hari abantu benshi uzi ko Robert ushobora kumbaza ikibazo ukiri kumbaza, ariko ukibaza ushaka kumenya icyo Imana ibivugaho. Ndi imbere y'Imana, ndi umuntu ubasha guhanura isaha yose Imana ishakiyemo, si igihe cyose nshatse, ariko igihe cyose Imana ishatse nshobora guhanuriramo. Naba naniwe ndi mu modoka, Imana ivuga nanjye yantungura ndi tayari cyangwa ntari tayari. Ariko hari abantu mpura nabo nkahita mpabwa amakuru abo nkabahanurira, kumbe bakambira ngo ibyo umbwiye nari nasabye Imana ngo igira ibyo guhishurira byanjye, ngasanga njyewe nifitiye utubazo twanjye n'ibyari bimpangayikishije. Kumbe urusiganije rwo guhanura Imana ishatse guhishura, kuko umunguyu yabaye nkaho nteza Imana, agize impamvu ituma Imana ivugana nanjye kugira ngo inyure muri njye ivugane nawe. Rero nkuna kubwira abantu bakora ngo didoya kugira ngo ndashaka ngo ndebereyo nteza Imana. Niba ushaka Imana imishurire ibyawe, yisabe wijya kumbwira ngo nguhanurire. Ngeze ndaguhanurira iki? Kubera yuko Nebukadinezari yashatse kumenya amakuru y'Imana izakora nyuma yaho, nta nubwo aranayiza ahubwo. Aho ariko agize amaso kumenya iby'ibizaza, amenya ubwami buzakurikira, yewe nza bisanga ibyo ari kwibwira n'ibyo atekereza. Nongere ku mugabo musure mu nzozi, ariko ndakoresha Daniel na promotion profitiremo mu biri bari kwibwira. Nibyo hano ari gusobanura. Ntuzi yuko undi muntu warimo agira ibintu yibaza byatuye Imana imuhereza amakuru. Ntuzi yuko na Gideon nawe yarimo yibaza ngo Imana batubwira yuko bafite ibicaro bya Bayali, akozi wabo bafite igicaro cya Bayali, ariko akaba yumva amakuru yuko hari Imana y'Isirayeli yakuye abantu muri Egiputa. Yibaza iyo Mana ko tutayumva, avukiye mu gihe we atazi Imana, ahubwo abona ibigirwamana bya Bayali bitavuga. Ariko kumva amateka ashaka kumenya amakuru y'Imana. Uko byabaje marayika, wewe umugabo w'intwaro ugira ubutwara ngo ngewe
uranyita uw'intwari ntacyo mariye n'umuryango w'iwacu ubundi Imana ngo Uwiteka ari kumwe nawe ndavuga pana iyo Uwiteka ari kumwe nanjye Imana batubwira ko tubyumva iyi ni iyihe urumva ko yari afite amatsiko kugira ngo ahishurirwe amaze iminsi asa nk'aho ari ibyo yibaza noneho Imana avuga ngo mbere y'uko ukorana nayo mu buryo butandukanye senya igicaniro cya Bayali agisenya mu ijoro agisenya na se baravuga ngo baraje kumwita ngo mwene Yowasi kubera iki niwe wabikoze ndashaka kureba ihishirirwa riri hano itariguhereza logique yuko ari asanzwe bifite yo gushidikanya ibyo bigirwamana bya Bayali ibaza yasenye igicaniro mu ijoro Gideyoni amaze gusenya igicaniro mu ijoro ntago yigeze yideklara ko ari wabikoze yabikoze mu ijoro amaze kugisenya abaturage baje bafite discernement ngo nta wundi wabikoze nta wundi twakeka agomba kuba ari inde Gideyoni mwene Yowasi kubera iki badaketse undi ni ukubera yuko asanzwe abifiteho ikibazo hari ibindi yibaza akaba ari kwinga atari Imana hari iyindi afite amatsiko yuko yamwihishurira niyo mpamvu bano uzitonde nubona uratangiye kwibaza ibintu biri inshobokable ubona bisanga bidasobanutse uwo muntu wasaga ari mu rugero rwo kuba agiye guhishurirwa n'Imana Imana ishobora kuba igiye kutaya kuvugana nawe yaba mu nzozi cyangwa mu buryo busanzwe kuko ntabwo umuntu atangira gushidikanya ku bigirwamana adashaka kumenya Imana y'ukuri niyo mpamvu ubona Gideyoni baketse ko ari we kubera iki bari basanzwe bamubona yuko apfobye iyo Mana nubwo bafite igicaniro cyayo iwabo ugasanga umuntu avuka mu muryango w'abapfumu ariko ugasanga iby'abapfumu ntabyemera yumva ntabyora ko ari iby'Imana uyu muntu afite amahirwe yo kuba yakururwa n'Imana akazasenya ibyo bicaniro niyo mpamvu rero utaragira inyota yo guhishurirwa Imana biragoye kugira ngo izakwihishurire iyo nayo biri mu mpamvu nicyo rero Nebukadinezari cyamubayeho ndashaka urangiza urebe ubutware yagize bwa ibyo yahawe bya Adamu n'ibyo yahawe n'uyu yego habuze nk'iki nuko Nyagasani wabonye igishushanyo kinini kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane kirabagirana cyane cyari kiguhagaze imbere kandi ishusho yacyo ikaba yari iteye ubwoba nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari izahabu nziza uri kuronka kangahe 31 yego kandi igituza cyacyo n'amaboko yacyo byari ifeza inda n'ibibero byacyo byari imiringa amaguru yacyo yari ibyuma n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'icy'ibumba urabyitegereza ugeza aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki rigikubita ku birenge by'icyo gishushanyo by'icyuma n'ibumba rirabimenagura nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bihera ko bimenagurikira rimwe bihinduka nk'umurama w'aho bahurira mu cyi bitumurwa n'umuyaga ntibyagira ishyikizo maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini rirangiza isi yose nuko izo ni inzozi kandi turasobanura impamvu zazo aha imbere y'umwami nuko wowe Nyagasani uri umwami w'abami banza wumve iyo titre ya Yesu hano Daniel ntabikabye ari kuvuga ari kuvuga kuri Nebukadinezari uwo ari we umurongo wa kangaho nguwo 36 ngo reka dusobanure inzozi nuko wowe Nyagasani uri umwami w'abami bivuga ngo ubwami bwa Nebukadinezari bwari buyoboye abandi bami komeza Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ubushobozi n'imbaraga n'icyubahiro buretse gato urumva yangaho Nebukadinezari ari kurepresenta Imana neza byo turi kuvuga Matayo 6 umurongo wa 9 kuri 14 data wa twese uri mu ijuru ryawe niryuba ubwami bwawe buze umurongo wa 14 haravuga ngo kuko ubwami n'icyubahiro kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none kugeza iteka ryose ndashaka wumve uko birero ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro reba Nebukadinezari ibyo ari kuvugwaho umurongo wa 3 na kangahe 37 nuko wowe Nyagasani uri umwami w'abami yego Imana yo mu ijuru niyo yaguhaye icyubahiro iguha ubwami n'ubushobozi n'imbaraga yaguhaye n'inyamaswa zo mu gasozi n'ibisiga byo mu kirere byaho abantu baba hose ibishyira mu kuboko kwawe ngo ubitegeke byose buretse gato urumva uzi icyatumye yagiye yitwaye nabi agahabwa ubwonko bw'inyamaswa akajya mu ishyamba akarisha ubwatsi nta ntare yari kumuhangara kuko ari umwami wazo kuko urumva ko Imana amuhaye ubushobozi bwo kuba umwami w'abami imuhereza n'ubutware ngo yamuhaye ubushobozi imuha ubutware imuhereza n'iki n'imbaraga n'icyubahiro
uyu nguyu wibuka ntabwo yabisabye nta nubwo yakiranutse nta nubwo anayizi yewe reba ibi bintu Imana Daniel ari kusobanura inzozi umuzanye muri iki gihe akagira ibintu arondora ku mwami by'Imana yahaye nyakubahwa bagira ngo yavangiwe ngo cyangwa ashizemo ibikabyo siko bavuga uyu Daniel ntiyavangiwe ari guhanura umuntu utiyizi icyari Daniel avuze yuko Nyagasani weho uri umwami w'abami ni Imana biguhaye uri umwami w'abami icya kabiri Imana guhaye ubushobozi iguhereza icyubahiro iguha imbaraga igwa n'ubutware igwa no gutegeka ndaca kurebe gutana ukuvuga rikijyana igwa no gutegeka umva ukuntu avuze ngo Imana yaguhaye n'inyamaswa zo mu gasozi n'ibisiga byo mu kirere byaho abantu baba hose ibishyira mu kuboko kwawe ngo ubitegeke byose bireba ngo imbere Nebukadinezari ahuye n'intare yabashaga kuba yahita avuga ngo wantare ngo ushaka ngo ugende hano yabasha kuba yajya no mu mazi akavuga ngo ndashaka ifi nini cyane ya bareli ndayitegetse nize hano ubwo butwara arabufite ariko ntabwo yigeze abukoresha ariko yari yarabuhawe urajya gusanga ibi bintu bivuga kuri Nebukadinezari bifitwe na Adamu ngo nguhaye butware bwo gutegeka ibyo mu isi no mu biguruka mu kirere ngo bitege kubigenge iyi mvugo iri kugaragara kuri Nebukadinezari mu bantu umuntu uza ku mwanya wa kabiri uva kuri Nowa aho babihawe muri rusange ngo inyamaswa bazazitinya ariko ntago bahawe kwitwa umwami w'abami ntaho ubushobozi n'icyubahiro n'ubutware gutyo ibi ngibi bigaragara Adamu bihabwa bikongera bikagaragara Nebukadinezari nyuma yo kugwa kwa Adamu reba ibyo bintu narabisomye ndikanga Imana yahaye Nebukadinezari utanayizi usenga ibigirwamana utanayemera imuhereza ubutware imuhereza uzi yuko Daniel nawe yaratinye kuba wakiranuka ariko adafite ibyo ngibyo reba amavuta Nebukadinezari yari afite nta na kimwe nta nubwo Daniel yari afite na kimwe cya kabiri cyabyo yego bivuga ngo rero Imana yashatse kugusiga yagusiga utane ukaba igikoresho ikagusiga amavuta hari abantu ubona basizwe amavuta y'Imana bafite amavuta nk'ako abakristo b'i Korinto basizwe muri bo nta rukundo rwari rubarimo abakristo b'i Korinto ndetse kubabwira abakristo bo muri ADEPR Kicukiro kuri Shero nabo buze reka mbabwize uko ntimuntera amabuye nta torero mu isi rifite abanyempano bafite impano nzima z'umwuka wera no guhanura no kuvuga mu ndimi ndetse bafite izi impano z'umwuka cyane zigaragara nk'itoro rya ADEPR ku isi yose bagenzura abantu bose bafite itoro rya ADEPR cyangwa se sepake z'abapentekote bano impano niho uzazisanga zityaye z'umwuka wera bateye nk'ab'i Korinto ariko ugiye kugenzura usanga nanone ikintu rusanga ab'i Korinto bari bafite muri rusange abakorinto wa mbere 13:33 bavuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko para bagenzura asanga bazivuga nta rukundo rubarimo ubwo buzi urwango uvuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika yaza zivuga akatagushamo kabutinda akakugambanira bakakwica nta rukundo rumurimo yaguhitana akugambanira hakaza agenda muri departement y'abahanuzi asanga arafite umwuka w'uburondozi bahanura bari kwa mabanga yose agenzuye nabasanga imbuto yitwa urukundo ntibarimo common problem urukundo rwa abavuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika nta rukundo rubarimo ariko bafite impano abavuga abafite impano y'uburondozi no kwerekwa n'ubuhanuzi yaza akagusambanyiriza umugore kandi amaze kumurondora ibintu Imana ivuze ugasanga neza ibyo arondoye nibyo ufite ikibazo mu nda aragusengera niba ari mu byimba utana poete utokwavuga ngo dore ibi byimba ndi kubona mu nda yawe kangusengera bitumuka ariko kugira ngo bitumuke tubaryamana ugasanga nta mbabazi afite ntaki ariko afite uko burondoza abasha kwerekwa naba Kristo b'i Korinto turabagwije muri iki gihe nta rukundo ntacyo atagukora muri wese uvuze urukundo n'umwicanye ntacyo atagukorera si bafite ubukoboronzo haza wa gatatu kategori abafite kwizera guterura imisozi kwatura n'ibirema hari abagufite tumva kuri 13:33 dusanga hari abafite kwizera guterura imisozi abagenzuye nabasanga bafite the same problem nta rukundo rubarimo agera ku bafite impano yo kwitanga batanga ibishoboka n'ibiraba bakayitanga igatwiko agenzuye asanga nabo ntago bikorana urukundo bameze nk'aba Al-Shabaab bituritsizaho ibisasu bagatwika abantu bari mu ndege babahanga zinagondwa twifitiye iwacu muri ADEPR ngo bazagwira itoro ryabo ibyo bintu bivuga ngo iki niba Kristo b'i Korinto bafite impano zitari za pirate zitari z'abarangi ariko muri bo bakabura urukundo mani magambo bari barasizwe hejuru bari anointed upon not within bari bafite amavuta basizwe gukoreshwa mu mpano ariko muri bo nta mbuto yari barimo yitwa urukundo ikibazo kiragira kiti aba bantu bajya mu ijuru abantu birivuga ngo bazarimbuka ko nabikuba Kristo bigaratana icyo kibazo bari bafite yamwe muyoborwe n'umwuka mudakurikiza ingeso za kamere ahita avuga list abagaratiya 5:16 ngo dore imirimo ya kamere iragaragara
ubusambanyi, guheheta, kunywa inzoga, gusinda, byose amanutse umurongo wa 21 Abagalatiya 5:21 ngo nongoye kubivuga nk'uko nabivuze ubushize mu bakristo b'Igalatiya, abakora nk'ibi bayoborwa n'iyi kamere nta bwami bw'Imana bazaragwa. uza bari kuvugana nabo ni abantu bashobora kuyoborwa n'umwuka, ntayoborwa n'umwuka atarawuhawe, ntabwo ari abuzura umwuka, ari kuvuga abakwiye kuyoborwa nawo ariko bawuzura. 5:25 baravuga ngo niba tubeshwaho n'umwuka mureke tuyoborwe nawo. bivuze ngo ushobora kubeshwaho n'impano z'umwuka zikagutunga ariko ukayoborwa na kamere uzishakamo indamu. abo bantu rero bazarimbuka, kuko Yesu yavuze ngo abantu nk'aba baza ngo twahane mu izina ryawe, ngo nibyo mwarabihane birakunda mu izina ryanjye, ariko wowe mwa nkozi z'ibimwe sinigeze mbamenye. bari inkozi z'ibibi ariko bahanura mu izina rye bigakunda. bari inkozi z'ibibi bavuga indimi zabo n'iz'abamarayika bakoreshwa n'ibitangaza n'abadayimoni babumvira. Isangwa ngo igikuru si ukumvirwa n'abadayimoni, ahubwo igikuru ni ukwandika mu gitabo cy'ubugingo. hari abiyandukuzayo bitewe n'uko bananiwe kuba mu buza bwo kubahisha Imana. ishami ryose riri muri Kristo ryanga kwera imbuto riracibwa rikava mu muzabibu. iri shami ryakuwe mu muzabibu ririnze gutwikwa, ntabwo ririnze kuzahabwa ijuru, uva mu ijuru ukaryiyambura. turangirize kuri iki kuri Dawidi aho twarangize, ndashaka hano tukirangirizeho. twasomye Samweli wa 2:12 igice cyose. interpretation mu ncamake mu minota itarenze 5 ndashaka kubivuga nuko. dusanze uwitwa Dawidi. navuze ko akorana n'Imana ariko nanone agakoreshwa n'Imana. ni umuntu ubasha gukora ikosa Imana ikababazwa nuko arikoze, kubera ko ngo ahaye urwaha abanzi w'Uwiteka kuyituka. ntago wari wabona abantu bakora amakosa Imana igahangayika yuko igiye gutukwa muri rubanda. abo bantu uzabitondera, iyo umukozeho bisanzwe uramuzira, kuko hari abantu bafite izina ry'Imana ku buzima bwabo. abo ubona kuvuga byonyine izina ryiwe gusa, wamuvuga nabi ibibembe bikaba byagushesha ukamera nka Miriyamu. kubera iki? kubera ko Mose yakiranwaga mu nzu y'Imana hose. bigera ku rwego Imana ivuga ngo rero kubera iki mwubashye, kubera iki mwamutinyutse mukamumenyera. Mose yarageze ku rwego agwa neza ngo kurusha abantu bose bo mu isi mu gihe cye, kubara 12:3, ariko amugisha kubera ko ngo Imana ivugana nawe by'umwihariko bitandukanye n'uko ivugana nabo. ibabwira ibintu bibiri byaranze Mose. yari umugwa neza kurusha abantu bose bo mu isi mu gihe cye, agaca bugufi. reko guca bugufi, kubara 12:3. uwa karindwi n'uwa munani akavuga ngo Mose akiranuka mu nzu yanjye hose, nicyo gituma mvugana nawe mbona nkubone bitari mu migani. kubera iki mwamutinyutse mukamumenyera. Miriyamu abasheshe yembe ko wazanye tiku ryo kunegura Mose. bivuga ngo rero niba ubasha kunegura umuntu Imana ikabikuziza, nta bintu kuza kumunegura gusa kumuvugaho. uyu muntu uko wowe nakora ikosa izamukubita atari byo kubembera. niyo mpamvu Mose ayambuye Imana icyubahiro yayisiba ngo rebesha kanana amaso ariko ntukikandagiyemo. kubera iki? kubera yuko Imana iri kumuhana uyu nguyu, ikubita umubiri ikamucisha bugufi kugira ngo imwereke ngo next time never try, ubutaha ntuzongere. ugasanga nubona umuntu atinya gukora ibyaha afite experience. hari ibintu mbona abakozi Imana bakora, njyewe no gutegeka kubikora gusa numva umwuka atangiye kuncyaha utagerageza. nkibaza njyewe byonyine by'umwihariko abantu batinya kubeshya. kuba najyaga kugira ngo njye kubera ngo uvuge ngo iravuze itavuze, cyangwa kujya kubesha umuntu ngo nkwiriganye nkwemere ibintu ntari bukore. uzi yuko mpize umuhigo w'ikintu gusa, nkuko nemeye ko nshobora gutanga umwambaro. ubwo ngubwo niba mbyemeye, ubwo ntabwo ndinda ko umuntu anyishuza, umwuka atangira kunyishuza. sigara nibaza kubera icyo abantu banyaga bakishimira kunyaga, ukabona akibagirwa n'ideni yuko yananyaze. njyewe nkibaza bano bantu ko numva bo ntabwo umwuka unyishuza muri nge ujya ubishuza bo, mubajya mbuza amahoro mu gihe ntabaye umwizerwa. iyo ugeze kuri urwo rwego rero, ukuvuzeho kutari iramusekura, ntabwo iburana nawe. none iyo hagize noneho iyo makosa nge nkora inkubita, wagira ngo ndi umupagani gukubita. kubera iki? tushegarije we ushaka kugira ngo ujye gusama nkatamutwika umukobwa inda y'impanga bitari byategwa, kandi ngo ni ubwa mbere ngerageze. ugasanga kubita inda y'impanga ikaba tabasha kuri social media nka mwara. kubera iki? ko mba mpaye abanzi b'Uwiteka kuyituka. naho ngaho rero umukozi w'Imana, Imana ibara nk'umukoranye, nk'umuntu bakorana n'Imana. Imana imushiraho ijisho, kuko ijisho ry'Uwiteka ari kubakiranutse, ariko igitsure cy'Uwiteka kikaba ku nkozi y'ibibi. iyo ni Zaburi 3:4-17. noneho hano Dawidi Imana yamutangiye ubuhamya ko ameze nk'uko umutima w'Imana ishaka. none ajya akora icyaha nkana. icyaha nkana ni iki ngiki: ni mu gihe ukoze ikintu ufite ubushobozi bwa option, Imana irabanjira murondorera icyaha yakoze.
imuzanye mu buryo bw'umugani w'umukire ko yari umukire afite inka n'intama. Inka zisobanura inshoreke, intama zisobanura abagore yakoye. Imana iramubwira ngo rero narabiguhaye gusegura n'ibyashobuja ngo n'abagore bashobuza nabo biyongeze. Ubwo ni inshoreke nyine ze yarazimuhaye. Mu magambo ahanga mbere ko abantu bajya gukritega ngo mbese Imana yemera inshoreke utazahita ujya gushakisha ngo ni Imana iziguhaye. No, ntunyumve nabi. Abami muri icyo gihe bemererwaga gukora ibyo hari ibyo bemererwa ko bari bameze nk'ab'isi, ariko hakagira amabwiriza ntavogerwa bashobora. Imana Dawidi ntabwo gushaka abagore benshi kuri yo cyari icyaha, kuko Imana ivuga yuko rero yabamuhaye, ubwo yari yabamwemereye. Ntabwo bemererwe bose, ariko yari yabamwemereye. None se reka nkubaze ikibazo ku muntu ukorana nayo uvugana nayo, ntabwo ibyo bikwiriye. ntabwo muri iri sezerano rya none byemewe. Ubu isezerano rya cyane nabyo ntabwo byari byemewe. Ngo nukora Maraki 2:14 ivuga ngo icyatumye irema umugore umwe ikamuremera umugabo umwe ni iki? Ngo babyara urubyaro rwubaha Imana. Ngo nicyo gituma yanga gusenda umugore, kuko Imana ngo yari gifite umwuka uyisagutse, yari basha kuremera Adamu undi mugore. Ngo rero umugore umwe akwiriye umugabo umwe. Nubwo bavuga ngo tubyare twororoke, abantu bagize kuba bakwifuza kubyara bagaheruka bajya no gusaba n'ibiki, Imana izana amabwiriza akontorora amategeko. Abayisiraheli bahawe amategeko basanga bafite abagore barenga umwe. Ujye kugenzura amategeko yagiye kuza avuga ngo ntukaryana n'umugore na mwene wanyu wa bugufi. Abisiraheli byari bisanzwe bibi barimo, n'ubwo bwari ubwoko bw'Imana batarimenya. Wibuke yuko Mose yavutse kuri nyirasenge. Ise wa Mose yarongoye nyirasenge kubyarana ba Mose na ba Miriyamu. Aburahamu yarongoye mushiki we Sara yari mwene se. Tera niwe ubyara Aburahamu akabyara Sara. Ayo mategeko ntago amategeko yari ataraza binaniza. Kuba Sara avukana nande na Aburahamu kuri ba nyina batandukanye, ariko Isara umwe. Tera niwe se wa Aburahamu akaba na se wande wa Sara. Naratungo nsanga Mose nyirasenge wa se ibaze kuryamana na masenge tukabyara Mose. Mbese reba kuntu Mose yaje, ariko bivuga ngo icyo gihe amategeko yari ataraza binaniza. Niyo mpamvu bwari mu gihe cy'ubuziranenge. Mbese nk'uko umwana yambara ubusa akagenda yambaye ubusa, ntabwo byemewe. Ariko umwana muto ubona ari nk'umuziranenge, ntabwo bahita bimukubita kubera iki yambaye ubusa. Ubonye mu kakana kawe kaneri kakirukanka kambaye ubusa hariya, ubu ngubu ariko gafite isoni. Mu myaka yako yo hasi ngo kabasha kuba kagera kambaye ubusa nta soni gafite. Rero muri icyo gihe bari umutima na mbese ari nk'umwaka w'ubuziranenge. Rero muri icyo gihe cy'amategeko, amategeko agiye kuzanwa, hari ibintu bihari muri sosiyete. Umuntu usanga ibintu hari amanyanga, kuryama ugasanga umwana aryamanye na mukase, ari ibintu by'ibizira. Imana rero batanga mu bwoko butandukanye, mukwiye gutandukana, mukaryamane n'inyamaswa, byari mu Banyakanani. Ntimugakore ubutinganyi, byari mu Banyakanani. Ibi mbese magenda ishira amategeko ya sosiyete kugira ngo igende ikore cyitwa kwihumanura ibintu bitandukanye. Ariko muri isezerano rya kera n'irishya, Imana ivuga gutangira kwa yuko umugore yaremewe umugabo umwe. Niyo mpamvu umugore n'umugabo bahinduka umubiri umwe, bombi si babiri bahinduka umwe. Kimwe nifatanya kandi mu gitandukanye. Rero kuko abantu bananiwe kunyurwa, ntawe uzasanga Yobu yarashatse abagore barenga umwe, yanyuzwe n'umugore umwe. Ngo Yobu yari afite amakuru, ahereza agaciro kunyurwa n'umugore, kandi afite ubutunzi bwo kurongora abarenga umwe. Cyo cyane 31 cya Yobu era ngo nakoroze isero yuko utararikira umugore w'abandi, nyurwa n'umugore umwe. Kandi afite ubushobozi, yari mu gihe cyo kwa yanarongora abarenga umwe, nta cyariko yanyuzwe n'umwe, kuko arazi yuko amakuru ayazi. Igitangaje yo ari kwivuga ku gukira, kuko yaravuze ngo ntabwo ngiye nahise ibyaha byanjye nkuko Adamu yabihishe. Ngo Yobu yari afite amakuru ya Adamu. Bivuga ngo rero yari azi amakuru y'uko umugore ari uw'umugabo umwe. Rero hano tukigarutseho ni iki? Imana yemeraga abami bagiraga abagore bakagira n'inshoreke. Ariko icyo gihe babayeho ayo mategeko aragenda arataraba elimine, yarataragira imbaraga, ariko hari amabwiriza avuga ngo umugore akwiye kuba w'umugore umwe. Nuko nyine abantu bamwe bagiye baza, nk'urugero ugasanga umugabo akirwa afite abagore 5. Abangaba rero abakwiye kubohora bariya ababarebe nk'inshoreke, abare wa wundi umwe. Niko byageze kuri Ali Yusufu wahangaha muri Rwanda, wari umwe umusiramu, yafite abagore bagera muri banga, nabo mubonye kuri Zaburi. Yasigaranye umugore umwe, ariko abandi akwiye kubabohora. Mbese Imana shaka ko umuri Kristo umubakijwe ugira uri umugabo w'umugore umwe, cyangwa ube singo. Icyo si cyo ntinzeho. Hano mvuze intama n'inka. Intama n'abagore bakowe, nkuko Salomo yakoye 700 akagira inshoreke 300. Hanyuma ibyo ngibyo ntago cyari ikibazo. Ikibazo ni ugushaka abanyamahanga, rero ryari itegeko. Ntimugashaka abanyamahanga badabahindura imitima. Salomo aravuga ngo nzabashaka afite ubwenge buzabahindura. Biheruka we bamuhinduye, yanze kumvira Imana.
rero tugarutse kuri iki Dawidi Imana iri kumucyura ikoresheje Natani iramubwiye ngo abagore bashushanya abagore bakowe ni intama inka ni inshoreke imubwiye yuko agatama kandi k'umuturanyi we ni Uriya aho ngari gutanga interpretation bivuga ngo rero umushitsi bavuze ko umugenzi umushuye ni irari ry'amaso n'umubiri byari ikeneye serivisi noneho kugira ngo umushitsi amuzimanira imwe mu ntama ze mu bagore be cyangwa imwe mu nka ze mu nshoreke aragenda afata agatama k'umuturanyi aba ariko azimanira aba ariko arya yavuze ngo kamuraraga mu gituza disi ngo kakamufumbata noneho atago uyu yari afite umugore umwe anyuzwe nawe yari yaragiye ku rugamba ari umuheti kandi agave neza hano yego Dawidi amaze gukora icyo kintu we yicira urubanza amaze kumucira umugani ariko ataramenya uwo ari we abona icyaha nkana yakoze ahita avuga ngo umuntu akwiye kwicwa ikindi akishura inshuro enye none se urisha umuntu wamaze kwica kare ubundi we yatajye kujajinga atazi yuko ari kwijajinga yego niko byari bikwiye nk'uko yari acira urubanza nk'umwami ariko yari acira urubanza adakwiye guca ahubwo yari nawe yicira urugo gupfa yego Imana avuga ngo yakubabariye kuko yavuga ngo ni wewe ninjye Imana nakoze icyaha n'igicumuro mbese yemera ko akoze icyaha ngo nakubabariye Dawidi bamwaturije mu ibanga we yaturira muri public yandikaza nk'umutano na rimwe yihana ku mugaragaro kugira ngo azigishe abandi kwihana umutima wa Dawidi ntabwo amuritse ibitambo nka Sawuli nicyo kikwereka umuntu ukorana n'Imana ntabwo amurika imirimo ngo Mana naragukoreye ngo mbabarira nta nubwo ibicumuro by'abitwikirisha ibitambo ngo nuko ibitambo tabisha mbiguha ahubwo umutima umenetse ntuzawanga Dawidi yagaragaje umutima umenetse no guca bugufi asaba Imana ngo ntunyirukane mu maso hawe ntumure umwuka wawe wera ugare ibyisho by'agakiza kanje ngo uyu we yaratinya guhomba mu maso h'Imana mane magambo umuntu ukorana n'Imana aba mu buzima bwo gusabana n'Imana atinya kuyikorera atabanye nayo neza mu gihe utabanye nayo neza iyo ukoze ibidakwiriye iragukosora igukubita ikugarura ngo wiyuzuze nayo Sawuli rero we kuko adasangwa ashaka gusabana n'Imana yabwiye Samweli ngo ndashaka yuko abise batanyuzamwo amaso kandi ubone ko impayirije yamufashe ku kintu ngo amusabire ngo yari yavuze ngo ibi bintu izi butamatama wumva nabishije kugira ngo mbitambire Uwiteka Imana yawe nanubwo nayisibwa ni magambo nta busabana afitanye nayo muri Samweli 15 kuri 19 kugeza kuri 23 Samweli yatangaje no kumva Sawuli avuga yuko Imana ari ya Samweli atariye none magambo iyamwimitse ntigeze agirana ubusabane nayo yumve yuko ariye niyo mpamvu no kuyikorera yayikoraga azi ko ari gukorera Imana ariko atari uwayo rero abantu benshi usanga bashaka gukorera Imana ariko atari abayo niyo mpamvu ngo ubufatiro bw'Imana uvuga ngo Imana izabayo umuntu wese uvugiriza Uwiteka ave mu bidatunganye niba uri uwayo va mu bidatunganye ariko no gusigara kubambuza bwo gukora ibidatunganye ngo reka nkorere Imana izampemba igikuru izahemba bisi n'abatari abayo kampani igihe kimwe Imana intuma ahantu nkijya mu rusengero mbwira Imana hano hantu ndi mushyashya mbabwira iki ijwi ry'abaramira ngo babwire ngo bareke kunkorera nk'abisi cyangwa ko bankorera nk'abanjye bino bintu birakubabaza abantu bamwe igukorera Imana nk'abisi bisobanura ngo nturisobanukirwa yuko uri uwayo niyo mpamvu uri gukora nk'abisi uri gushaka inshuro nk'abisi gusanga abisi bari gukora ibiterane bagashira imyanya kwinjira mu giterane cy'abisi Diamond agiye kuzaza Diamond muri BK Arena azashiraho ibiciro by'amafaranga noneho kugira ngo abantu baje muri concert ajye kuririmba isi noneho umuntu w'Imana najya gushira ibiciro nawe kugira ngo ananize abantu batinja mu giterane arashira ibiciro bya VIP kugira ngo baze mu nyiri gospel uyu muntu ari gukorera Imana nk'abisi ntayikorera nubwo baririmba bagafashwa ariko uri gukorera Imana nk'abisi nukora Imana nk'abisi Imana izaguhemba nk'uwisi ntizaguhemba nk'uwayo yego ako kana ko bakumve niba dukorera Imana dukorere nk'abayo mani magambo abisi bashaka indamu n'ab'Imana bari kurimba gospel bashaka indamu nibigera ku rwego rero bishaka gutya gukora nk'abisi tuzaheruka twishushanyije twitware nk'abisi kandi turavuze ko kwishushanya no kwitwara nk'abiki ahubwo duri ko tugize imitima mike nkarangiza mbabwira ngo Dawidi yaciye bugufi arihana ariko yahuye n'ingaruka z'icyaha yakoze yakubiswe inkoni ngo inkota ntizabura bisaba ngo ingaruka z'ibyo wakoze cyangwa icyo wabibye n'ugisarura ntivuga yuko ari igihano cy'ibyaha ni urupfu Imana murinze urupfu imuha imbabazi aranihana ariko ahura n'ingaruka z'icyaha urugero niba ntwise umwana w'abandi nda tutarabana
imana nkambabarira nasambanye ntabwo nzakwepa responsibility yo kwita kuri uwo mwana. Azakenera amata, azakenera ibintu byose bikira n'ugishakwe nambaye. Rero ingaruka imana amubwira ngo wabikoze rwihishwa, weho abagore bawe nzemera yuko basambanywa ku manywa y'ihangu, igiteye agahinda. Ntabwo ari umugaragu wa Dawidi wabikoze, ni umuhungu wa Abusalomu. Yaryamanye n'inshoreke za se, ahawe inama n'uwitwa Itofeli, umwe mu bajyanama ba Dawidi. Aramubwira ngo ngo wemeze ko so wamukore kudeta intebe uyimwambuye, fata iki ryamana n'inshoreke za so ku manywa y'ihangu. Uko Imana amubwiye ngo wabikoze rwihishwa, bo nzabikora bose babireba ku manywa y'ihangu. Ibyo Abusalomu yakoreshejwe zari imbaraga z'umwijima ariko zishorewe n'Imana biri inyuma, kugira ngo Dawidi yumve uburemere bw'icyaha yakoze n'ingaruka zacyo. Dawidi yasigaye yubaha Imana ariko nanone afite uburibwe bw'icyaha. Imana amubwira ngo uzabikora mu gihe iminsi yawe yo kubaho kwawe nibwo bizagaruka, ntabwo bizakurikira ba family. Imana amubwira ngo icyo gihano ngo iminsi yawe yo kubaho kwawe nibwo uzakora iki, nibwo uzababara. Inkota wicishije Uriya y'Abamoni ntabwo inkota izabura mu rugo rwawe. Amunoni yica nde? Akinda Tamari, amufata ku ngufu, amukura bya bindi bisa nk'ibyo Dawidi yakoreye nde? Batishaba nk'uwafashwe ku ngufu. Ntabwo babyumvikanye, yumvisha bamuhamagaza nk'uwafashwe ku ngufu. Ni muri ubwo buryo bahamagaje Tamari, Amunoni akinda mushiki wiwe. Izo ngizo zari mu ngaruka z'icyaha yakoze. Bivuga ngo rero izo ngaruka z'icyaha yakoze ntabwo zasobanurwa yuko ari kwishura icyaha. Icyaha mushara wa zambi ni mauti, yari akwiye kwicwa, ariko Imana ngo yagukuyeho urupfu irakubabariye, ariko ingaruka. Hari abantu Imana ibabarira ubusambanyi ariko ikabarekera kasida bakwe muri ntuza. Rero abantu benshi niba udanatinya n'Imana, tinya n'ingaruka, kuko nubwo abikubabariye uzahura n'ingaruka. Imana irari bamira umushumuje ko gukorana n'Imana, Imana yemera yuko uhura n'ingaruka. Igukubita umubiri ishaka kugira ngo ukize ubugingo. Iyo uri umwana wayo kandi ikorana nawe. Mu yindi mvugo intore z'Imana zitwa abakorana, abikunda n'ibicyaha n'ibihana biboko. Abahebura 12:6 niko bavuga ngo abo nkunda nibo ncyaha, nibo mpana bibaka, bo nita ko ari abana. Abahebura 12:6. Nanje mbabwira ngo duharanire kugenzura, tureke kuba ibikoresho by'Imana tutejejwe. Ubundi cyo nari nagisubije kuko wakibajije, nyivuga mu buryo by'umwihariko. Kwa ngo bano bantu bamenye ko Dawidi yari umwe mu bakorana n'Imana. Ntabwo Imana yamukuye ku ngoma, yayimugumishijeho. Ariko Sawuli we yakuwe ku ngoma. Imana ibwira Dawidi ngo abana bawe nibanshumuraho, muri Zaburi 49, nzabana nk'uko umubyeyi n'umwana we. Ni nako na Dawidi yahanywe, ariko sinzabakuraho imbabazi zanjye. Bivuga ngo rero Dawidi yahawe imbabazi zimukurikirana, ariko ku munyembabazi yerekana nk'umunyembabazi. Nutunga umutima w'imbabazi Robert, Imana izajya mu ideni ryo guhereza imbabazi n'urubyaro rwawe ibakurikirana. Rero icyo bibye witegure kugisarura. Nubiba igishyimbo witegure gusarura ibishyimbo. Mu kintu cyose dukora duheruka tugisaruye. Nuriganya cyangwa ukanyaga, nawe witegure kuriganywa no kunyagwa. Yesaya 3:3 kwagushije ishanu nyaga atanyazwe, uriganya atariganyijwe. Numara kunyaga nawe uzanyagwa, numara kuriganya nawe uzariganya. Ubwo Didier niba ntashaka kuriganya, icyo nashaka ko abantu bankorera nanjye ninde kugikorera abandi. Ibyo ngo bisoza amategeko y'ibyahanuwe, Matayo 12. Shalom, twatanga amakuru. Cyeka ari icyo ushaka kubaza. Oya dusoza ikiganiro. Okay. Kuretse umuntu ushaka kubaza wenda yakubona uzashaka gute? Kumbaza azandika muri inbox cyangwa atwandike muri WhatsApp. Ariko nibura abantu bumvishe gukorana n'Imana bigusaba iki? Yego. Kuba uva mu bidatunganye. Ariko niba utava mu bidatunganye izagukoresha nk'igikoresho cy'isoni nke. Abo ngabo hari abahanuzi b'isoni nke, hari ababwiza b'isoni nke, izakoresha nk'abakristo b'i Korinto. Kuko nta rukundo rwari rubarimo, ubwo Imana ntakoranaga nabo. Ariko umva no mu Bakorinto bari bafite n'ibyaha bitari no mu bapagani, ngo umwana kwenda mukase byari abakristo b'i Korinto. Ngo baranatinganaga n'ibindi byose. Reba ibintu byari ariko bafite izo mpano. Muri ADP nta batinganye barimo. Ntose sara abahanura kandi bari abatinganye. Haro bigenze bambira ngo Didier no mutinganye. Nuvuga simbyemera neza, ariko shinye kuntu ari ni munyemana. Ntabase ndibaza gute umuntu uhanuze nk'uyu abo mutinganye. Ariko sigara mbyibazaho. Ariko rari kumva Yesu kurusa abantu. Numva rya bana ndavuga aho ngo ndabyemeye ibisigaye. Numva ko ari umuntu akabije ariyanika. Mu ncaba kaka dutange nimero. Guteranya 50 7958 1 guteranya 56 786 14 5 9 Didier ndabakunda.
ikiganiro nakagaruka nubwo n'abasubiye Kampala ubu ngubu mpakuriye ibihagije mu izina rya Yesu. reka nshimire abantu bose bari badukurikiye, shimire na Didier wemeye kutuganiriza. Imana iguhe umugisha kuba wafashe umwanya ukatuganiriza, kandi Uwiteka ajye yibuka imirimo yawe ukora. Ni ukuri uyu muvandimwe aba yitanze kaza kutureba kugira ngo dukore umurimo w'Imana. Buriya abantu benshi hari igihe babona ikiganiro gisohotse bakagira ngo ni ibintu byoroheje. Ikiganiro kiravuna abavandimwe munkurikiye. Nta kiganiro cyajya hasi y'amasaha 5 kugira ngo gisohoke. Kugikora, kweditinga, kwa uploadinga, gusharinga n'amamega bitwara Yes. cyo gifite capacity y'amajiga. Rero Imana ibamugisha, urumva kugira ngo uzabone ikiganiro cy'isaha kiba gifite jiga zirenga ziri hejuru, ukakireba muri mega, ukakirebera muri mega. Ariko Imana ibamugisha, kandi reka tubabwire ngo naho ubutaha Uwiteka abacira inzira muri byose. Amen, amen.